navukiye mu mujyi wa Kigali wenda ku Buhamya nubwo tutawurangiza mvukiye ahantu hariya ku Muhima mvuka ndi umwana wa gatanu ariko kandi mvuka ndi umwana wabyarwaga n'umukozi wo mu rugo twagire muri quartier ubwo abana bo kwa Simoni tukaguma hafi y'iyo modoka muka data akaguma muri kabine mw'imbere papa agasuza nyogokuru na sogokuru bari bakiriho bari umunabe bose abaturage bose bahuruye turareba gutya nk'abagiye muri pariki muka data isesemi yamwishe ameze gutya abaturage bareba boda zari zitaraza agatangira arafite umukobwa witwaga Nataliya mushiki wanjye ukumva Anatali karame mami ese abantu binaha bambara amakanya mama amakanya niki yego mana Gitega abaturage batambaye inkweto ubwo nyine amakanya ari amano ubyumvise akabagiye munsi y'urugo yavaga ari uko twongeye guhindura nyirabukwe nguriya akamuhereza imitwe y'intoki sebukwe akagira atya abantu bose bategurira n'umugore bwabo ubutunzi ugize atya ati burakeye sogokuru rero ibyo by'iwacu bivuga ugira ngo ni nk'agafilimi burakeye sogokuru atariko agira ati ngo hari mu kagoroba abandi basaza bari kumwe batubaye ikimuze batumukazana bajye mutekereje ikirungurira kirazamuka ati nuko nyine mwarashatse ihangane ati wa nta kwihangana atubonye ngo azinangaha nta kabyeri nta gakote k'umusaza naramubyariye umugabo mbe n'umuhungu we sinzi ibyo yamukoze ati batese uzakora iki atumva batese ufite nyabingi uzabasaza ati nta nyabingi ngira atari ko icyo ngiye gukora nk'umuntu ukuze ati kizabafata ngo n'ubuhamya buguhamya bugera imbere yawe kugira ngo ugusuzume imyitwarire yawe hagati yawe n'Imana cyangwa se hagati yawe na famiye n'abaturanyi sogokuru rero ngo abwira akuzukuru k'akana ke ati saa 12 zize kugera ati izuba rirase ku gasozi wabyutse umbwire akana ngo mu masaa 10 karahagarara nyogokuru ariko siri mu biki ati ngo yewe deri nuri hari i Kigali ndashaka kumubona mu cyaro ati cyangwa ugiye gusara akana rero ati Yesu koko ati izuba rirarashe sogokuru ngo arabyuka n'akabando ngo yitegera rya zuba arangije avuga amazina ye yombi ati nitwa Kajangwe Stefano ndi umusaza w'imyaka 81 Simoni ndagije Imana yashakanye na Mukandekezi Derina ujye ubura gusenga rudasenga imivumo izagufata ibyo birakureba nta kindi gikuru umuvumo uretse kwisha muri Yesu ngo yitegera agasozi ka Gacu iyo ngiyo za Nyanza aravuga ati izuba rirarashe uko rirashe niko ubutunzi bwandagije Imana Simoni burashe mukanya izuba riraba rirenze uko izuba rirenze niko ubutunzi bwandagije Imana Simoni mburengeje dore mbukomye mu nkokora ndabuheneye ndumuhennyi munyujije hagati y'amaguru mbucishijemo agira cyarabujugunya abaraburengeje nta mezi 2 twamaze mu mujyi wa Kigali nguko ngo iduka rirahiye ngo imodoka iraguye abiba bariba tubana aho ngaho mba mu ya mirambizo ihene bwawe ne batazirika nkumva hejuru yanjye ngo burasimbuka busimbuka haba nasinzire nasamye uko ziganza amaganga yose mu kanwa ndimo ndamira ndavuga nibi ntabwo ari ugukizwa ntabwo ari ugukizwa nta nubwo bari bigeragezo uyu ni umuvumo ubu ni uburozi mu bushakira hano njya kwirogoza nibisungukizwa nibisibigeragezo nibu n'uburozi ariko biranga mba gutyo agakecuru turabanye induru ziravuza agakecuru turatindanye bukeye Imana idutumaho umuntu ati mbe yuriya ati mwiriwe ati mumeze bite ati yewe ati turaho ati ndose inzozi ati Imana yambwiye ngo uyu mwana ngo niwe mama wawe nawe ngo niwe mama niwe nyine uriwe nyina ati Imana yambwiye ngo mwihangane ibigeragezo byose muzacamo bizabatabara umuntu arigendeye bukeye abitorero rero babashingiye kagakecuru barahagdu kagakecuru twaba turi kumwe turi imbere patoro na bwana kirimo umujima Majanja ameze ati Majanja ndabona mumeze neza
baratuvuga tubaho turahatinda cyane, tubura Imana, turayishaka turayibura, turayikabakaba turayibura, tuyishakira inyuma turayibura, tuyishakira impande turayibura. Bukeye rero haza kuza umukozi w'Imana nk'uko nyine twaje natwe, arabwiriza agiye gusoza ati neretswe, atari ibintu Imana yanyeretse hanga, bati yo ati dukunda berekwa nyine, atari umuntu Imana yanyeretse, aturiya muntu, ati ngesi ngo bwa mbere ngeze aha, atari Imana yanyeretse uriya muntu, bati wese ko ari benshi, baturiye uri inyuma umuntu twari twegeranye agira gutya, atahati nuwo nguwo nuko uwo twari twegeranye. Kirimo umuzi, haguruka Imana igiye kuvugana nawe. Ndahagaze, batigira hino wa musore we, nigiye imbere hano nkuko naza hano kuri aritari, atumva ukuntu Uwiteka Imana imbwiye, nihi ati Imana irambwiye ngo igiye kugutabara, ni Imana ishimwe. Ati Imana irambwiye ngo ubutabazi bwawe ntabwo buri mu Rwanda, buri muri Amerika. Ati Imana ishimwe. Itorero ryose ati bati mwihangane niba mvangiwe muze guseka nyuma. Ati ikindi Imana irambwiye ngo igiye kugukorera ubukwe, imodoka ya mbere izaba iri ku giporosi ya nyuma ni Rwanda Gisi. Noneho bashe gusohoka, barasohoka birukanka bavuza induru, abandi bamwereka ko yavangiwe cyane. Bati kandi ikindi Imana imbwiye ngo igihe kizagera ujye uhembwa udakora. Uwari uyoboye gahunda tumva mugabo we bijyana, ubu tuvugana mpembwa $3,600. Haleluya! Haleluya! Imana yahabaye, Imana yagize neza, ikazura Kirimo umuziki, ikantabara. Ibyawe si byizabura, ibyawe si byo bizayinanira. Mbere Imana amashiwani muvugira ngo amena cyane. Zaburi ya mbere. Amen. Amateka maremare kandi meza yakozwe n'Imana, kubera yuko twagiye tubona Imana, turi muri bamwe Imana yagiye iruhura kandi yagiye igirira neza. Ntabwo nateganyaga ko byagenda gutya, ariko ku mugambi w'Imana yo yari ibizi. Nkagira rero ubuhamya bwinshi bw'iciro bitatu, twabivuga ngo tubirangize. Turavuga icyiciro cya mbere cyangwa se ubuhamya bw'umwe, ariko icyiciro cya mbere cy'ubuhamya ni amateka y'uko navutse, y'uko nabayeho. Icya kabiri maze gukizwa, ibyo nahuye nabyo wenda aribyo ngiye kuvugaho. Icya gatatu nacyo gikomeye cyane tuzavuga wenda tugarutse Yesu natugirira ubuntu, naho nari maze gutabarwa, Imana ikangirira neza, ikantabara, ikampa umugisha, kandi umubabaro wose nagiye nyuramo, hanyuma ndumva ari byiza byose. Amen. Hanyuma turere ijambo ry'Imana riri hano muri Yobu. Ijambo riri muri Yobu, ijambo ry'Imana riri muri Yobu, ibice byaho 42, umurongo waho wa mbere. Yobu ibice byaho 42, umurongo waho wa mbere. Aravuze ngo maze Yobu asubiza Uwiteka ati nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Namwe niko handitse, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Haleluya. Ni Yobu wanditse aya magambo ubwo yari amaze kurwaho ibyago byose mu gihugu cya Usi. Inkuru za Yobu turazizi cyane. Ni umuntu wahuye, yabanje kubaho neza, agira ubutunzi, arahirwa muri byose, ariko hejuru y'uwo mugisha yubahaga n'Imana. Yubahaga n'iki? N'Imana. Gukunda Imana kwa Yobu cyane no kuyubaha ntabwo byari bishingiye ku butunzi. Yari afite umutima ukunda Imana, yari afite umutima wubaha Imana, z'agaciro k'Imana, bitagendeye ku butunzi, bitagendeye ku mahirwe yo mu isi. Gukunda Imana gusa, kumva ko ariyo muremyi wa byose. Tandukanye n'abantu, bari abantu bakunda Imana ari uko bafite uko Imana yabigenje, bafite uko yabikoze, yamuhaye akantu, amashuri yarangije, yamuhaye bwa buzima, akumva gusa kunda Imana, akumva nibyo ngibyo. Ariko Yobu ntabwo byari ibyo. Yakunze Imana
mu mwimerere mu bugingo bwe bwose n'umutima we wose, kandi anatunze, yubaha Imana muri makeya. Ariko Satani ngo ntiyabyishimira, ngo abonye yuko yubashye Imana kandi ibyo byombi yabitunze, biba ngombwa yuko amusabye. Rero hari igihe burya tujya dusabwa Imana ikadutanga bitewe n'impamvu runaka, mu ishuri shaka kutunyuzamo, mu buhamya se shaka kuturemera tuzabona. Hanyuma hari ibintu byose bigenda bikubaho, si impanuka kuri wowe, nta nubwo bitunguye Imana, biba bitewe n'ubushake bwayo. Igitabo cya Yobu. Ariko hanyuma ageze igihe Imana igomba kumugirira neza, ngo iramwunamura, ngo atabaruka nta mwotsi, atabaruka nta mugayo. Haleluya! Atabaruka ashima Imana ye. Hanyuma ngo imusubiza ibyo yari yaranyazwe, imukubira 4, imugarurira abana n'ubutunzi. Arangije nawe arandika neza, aravuga ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Mwakira ijambo ry'Imana. Navukiye mu mujyi wa Kigali, wenda ku buhamya nubwo tutaburangiza, mvukira ahantu hariya ku Muhima. Mvuka ndi umwana wa 5, ariko kandi mvuka ndi umwana wabyarwaga n'umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo. Mama wambyaye yari umukozi wo mu rugo. Muri urwo rugo nyine kwa kundi umukozi wo mu rugo ashobora kubyarana n'umugabo aho ngaho. Hanyuma antwita, arinda mbyara muka data, we navuge umugore mukuru atazi yuko mama atwite. Yagiye kumva yumva uruhinja ruririza aho ngaho, ahamagara mama umuja wenyine, amuga ati se atuye umwana, umwana urira aho ngaho, ati nabyaye. Se wari utwite? Ati agira gutya, ati mumbye rimwe kabiri ntakikubonaho. Ubwo mama yasohotse atyo, nakuze namuzi, namumenyeje ubundi 9-7 nyuma ya jenoside, ngize imyaka 23 hafi 4 gutyo. Hanyuma mukadata araza arandeba, urumva n'umugambi w'Imana, ngira amahirwe ntiyajugunya hariya, kuko niyo umuntu wari umbonye bwa mbere, ngo babona, urumva namenye ubwenge, bambwira uko byagiye bigenda, ngo babona ndi igihinja cyiza giteye amatsiko, cyane cy'ikiyobe cyiza ukuntu. Hanyuma Imana nibura hinyuza afata atyo, nuko ashyiramo. Hanyuma rero andera atyo, nkura gutyo, ntiyabakinyishe. Nimubere Imana icyubahiro. Amena. Hanyuma rero ubwo namenye ubwenge iwacu ari abantu bakomeye cyane. Papa yari afite imodoka 6 n'amangazini hariya muri quartier commercial, imiryango 2. Ku bantu baza amateka y'umujyi wa Kigali mbere ya jenoside, hari munsi y'isoko rya Nyarugenge habaga bare yari ikomeye cyane bitaga Runa. Iyo bare rero yari iwacu. Hanyuma ubwo urumva amenye ubwenge gutyo, ishuri rya Gardienne na primaire tangira hari aka Kigali. Ariko muri uko kugenda amenye ubwenge, ndeba n'ayo mahirwe n'uwo mugisha Imana yatanze, mbona ni ibintu byari bikomeye cyane. Hanyuma uwo mukadata ari umugore wa papa mukuru cyane, akaba ari umuntu wasuzuguraga. Yarasuzuguraga mukadata, yarasuzuguraga cyane, arabitwigisha, arabidutoza. Mukadata yaragusuzuguraga ukishima ahantu hatakuriye. Yarasuzuguraga cyane cyane. Dukurira muri uwo mwuka, wamusanga mu magazine tumufuka w'umuceri nangahe, ntiyarazi kuvuga ngo ubona aravuze reka data, kugira ngo agusuzugure neza. Umusatsi yarawukururaga, akagira no mu maso akawumanurira hano, hakagaragara nk'ijisho rimwe, irindi gice wareba neza muri kotwari ukajyaho ni dayimoni yicayemo. Nuko wamubaza uti madamu ufuka w'umuceri nangahe, yavugiraga mu mazuru nyine, avugira mu mazuru. Twakubajije tuti mufuka w'umuceri nangahe, mubaze umuyaya ntabwo nzi igiciro. Urumva nicyo cyabaga kimwicaje aho ngaho, aho abantu bazana amafaranga agasubiza uko ashatse. Wari umurembwe uteye iseseme. Noneho ubwo umuyaya yavugaga ni Murakoze we shangazi, yicaraga musuzugura, atujye ushyira mu metero, ese waje wakarabye, ubu wisize, kandi nawe ntacyo abaye. Urumva nyine, urumva, ariko akahora agira gutya amwigiza y'ukuntu. Noneho undi yamubwira ati se kuri ari mu gutaya yakiriye abandi, wagerageje ukatubwira igiciro, akagira wa musatsi we neza gutya, aturumva igihe wasakurije nk'inyoni mu giti, yakugurira ahandi.
ariko kubera nyine uwo Imana yahaye ntibaburaga kutaza. Ni ukuvuga ngo Imana yahaye nubwo yahinga mu mpeshyi birera, Imana ntigendera muri ibyo ngibyo ngo arakiranirwa umunsi azabibazwa n'umwe. Haleluya. Ubwo akaba twari dufite umukozi ushinzwe kureba ko twifubitse saa 12 neza, buri mwana wese n'ijaketi ye. Nimvuga kwifuka utagira ngo niba abana bagize imyaka 3-4, bamwe barageze mu wa 6 wa primaire, inkumi n'abasore bakingingira kwifubika. Hanyuma umukozi akajya gutya atifubike kwa kundi abana b'abakire barushya. Burya abana b'abakire bararushya ariko burya si bose, ariko harimo abarushya. Narahanyuze neza neza neza, wamuhaji ndashaka fanta, ndashaka yawute, ndashaka amata, akabizenguruka akabishyira hariya. Ntumbaze iby'Imana n'abantu. Ubwo rero ubwo ijaketi tukabijugunye hariya, mukadata yaza bati niko ngo uriya mwana ko atifubitse, bati ngiye nta kuntu nabigenje rwose, nawe mumubaze namaye ijaketi yanze kuyi. Batigira hino umwana arwaye umusonga. Ubwo ariga mu wa 6, umuto muri twebwe yarageze nko mu wa 4 ya primaire. Urumva ni inkumi rwose. Ubwo agafata ugutwi kwa wa mukobwa ati kuki umwana atifubitse, agagukurura atari kuri murambabaza, kuki umwana atifubitse, kuki baragakurura. Umukobwa agasohoka yereka bagenzi be bati ni mu ndebere kuracyariho, bati kurahari, bati ni mushakira igikapu. Akabasohotsa atyo. Mukadata akabageze muri cuisine ati niko se muko mbwira iyi sauce watekaga ni imbwa watekeye ni ipusi. Ubwo sauce iri kuri cuisinieri kandi ni ibisanzwe kubera agasuzuguro gusa. Batari ko nibyo birungo mwasigiye ni ibisanzwe. Igira hino ni imbwa watekeraga do. Ubwo irimo gutogota akabagize gutya no mu maso wa mukobwa akabara yimushiguye. Akabarahiye. Papa niyavugaga yari umugore umeze gutya, uravuga ngo nta mugore wasuzugura cyangwa nta mugabo. Yakurebaga atya ukagira isoni, ukagira ngo wisomyeho, kaguhanga ijisho afite abazima mu maso kuva hejuru kugeza hasi, ukagira ureba urya. Nuko yarakoze. Hanyuma imodoka twatemberagamo, data yaranditse ngo abadapfuye barakira, abadahambana nukoreho udapfa. Abadapfuye barakira, abadahambana nukoreho udapfa. Hanyuma twatambuka abana bo kwa Simoni bavugaga ko ari muri 5 ba mbere muri cyagiye cya mugabo bitaga Majyambere Silas. Majyambere Silas muri za 74 na 5 kuzamuka. Umuntu wa kabiri mu mafaranga yari umugabo bitwaga Munyambuga, wa gatatu sinyago mwibuka neza, ariko wa kane yazaga arindagije Imana Simoni. Burya akabuga Feliciyane nuweje ubundi muri 80. Ubutunzi bwe bugaragaye ejo bundi muri 80. Hanyuma iwacu bavuga ko turi abakane dukize ibi bidasubirwaho. Hariya Kivugiza, Inyamirambo, Gikondo, Nyenyeri, ibipangu ngayo nguko. Noneho papa ati tujya gusura iwacu iyo papa avuka kwa sogokuru. Iyo niyo za Gitwe. Buriya abantu bari bagize umujyi wa Kigali kimwe cya kabiri ni abantu baturukaga hamwe. Abo ba Majyambere Silas, ba Mirikorine, ba bariya bose ba Rubangura, niyo za Gitarama baje bacuruza amacaguwa. Rero birabahira, Imana irabazamuka gutyo. Iyo za Nyanza za Buhanda niho tuvuka. Noneho ubwo twajya nyine gusura kwa sogokuru, nko kuva hano wenda ugiye kugera Sonatibe, mukadata akabwira papa vuziho n'abaturage bose mve ko waje. Papa agatangira ukagira ngo n'abajepe batambutse, wari uvuye kuvoma injerekani igahera ku mutwe, wahingaga isuka igahera hejuru. Ibintu biragira, ibintu birakomera neza, induru ziravuga neza neza neza. Kwa sogokuru hari ahantu mu gasantere, ubwo imodoka igahagarara aho ngaho. Mbibutsa ko ubukire bwa kera butandukanye n'ubwubu, bwari butaranyine benshi cyane, barabakire wibashye bake bake. Naho ubona twese dusa nkaho twakize, ubu ntawagukanga cyane. Wabonaga imodoka igeze mu cyaro ukajyana umuzungu utambutse, abantu bose bagahagarara bakamera batya. Noneho ubwo tugahagarara aho ngaho, abana bo kwasama turi insobe zererana, umuriro waragendaga tukimurika. Umwana akamenya aho ahagaze, umwana akamenya aho undi ahagaze. Insobe kubera imibereho myiza, kubera sinakubwira mukadata yarabyibushye ukuntu, yambaye urukweto rwa ntushingeho, afite ukuntu ateye neza. Hari igihe Imana iguha ntigire ikintu kwima, ntigire ikintu kwima, ikaguha amafaranga, ikaguha ubwiza. Hari uwo duherutse guhura aravuga ati ko mujye mundebera namwe kuko Imana inyuma amafaranga inyime n'ubwiza, nimurebe ukuntu ndeba. Ibi bintu nge nzabibaza Imana. Nuko hari igihe rero Imana ikuha rwose ntigire iki pe,
niho byumva uhore yageze nawe ahari bisa nk'ibimuteye akantu aririmba yandirimba itangira ati naba namwe mwigirira Imana musanga inzira yaraharuwe. Twagire muri karitsiye ubwo abana bo kwa Simoni tukaguma hafi y'iyo modoka, muka data akaguma muri kabine mo imbere, papa agasuza nyogokuru na sogokuru bari bakiriho, barumuna be bose, abaturage bose bahuruye, turareba gutya nk'abagiye muri pariki. Muka data isesemi yamwishe, ameze gutya, abaturage bareba, bodaboda zari zitaraza, agatangira arafite umukobwa witwaga Nataliya mushiki wanjye, ukumva Anatali karame mami. Ese abantu b'inaha bambara amakanya, mama amakanya ni iki? Yego mana, Igitega abaturage batambaye inkweto, ubwo nyine amakanya ari amano. Ubyumvise akaba agiye munsi y'urugo, yavaga ari uko twongeye guhindura. Nyirabukwe nguriya akamuhereza imitwe y'intoki, sebukwe akagira atya. Abantu bose bateguriye n'umugore bwabo ubutunzi, uwugize atya ati uwo batese muravuma kwasi, numva ahantu bageze ntashobora gukena, cyakoze urupfu nibwo rutaburana. Naho umuntu Imana yarabahaye nuko nyine, ariko duteye isesemi neza. None ya modoka yigira gusaye, cyagiye imvura igwa, twagiye ahantu mu cyaro, irasaye iherayo pe, hafi no kurenguka. Haza abantu bayisunika, papa ati abana muvemo, imodoka urabona ihagaze nabi. None se dadi turakandagira mu byondo, fata inkona kubita tuvamo. Ubwo umwe yarageze muri segonderi wa mbere, ifura y'iwacu ari uko twese, nta muto nta mukuru, dukandagira mu byondo turi muri akoze ageze kuri muka data, va murabona ko imodoka yahengamye byarangiye. Ntabwo nakandagize urukweto rwanjye mu byondo, shaka abantu babanze banerure. Mbarizo mwegeranye ngo urimo urakurikira ubuhamya. Umubwire ngo nakabura imvano. Imana nishimwe, bayisunika ameze gutya, ntiyajya hepfo y'umuhanda ngibyo. Turakunda turaza. Ubwo n'utuntu twagiye tunyuramo aho sishaka no kuhatinda cyane. Shangaza aza gushaka kuko byaje kunaniranwa nawe, abwira papa tuva rero umusaza wanjye wanzanye ahangaha afite diplome yanjye, nari meze neza afite akazi, ariko muramukazi wanjye niba ari inyamaswa niba ari iki sinamushobora. Acaho aragenda, akoze ubukwe muka data ntiyabutaha ngo nubwo abakene. Papa n'abandi bana turabutaha, yashakiye za Kibungo, ariko kuko bakundanaga aje kubyara, biba ngombwa yuko papa ajya kumuhemba n'izindi nshuti. Akora kuri muka data, ariko se muramukazi wawe mwarakoranye muri uyu mujyi wa Kigali, ubukwe ni wabutashye, tugiye kumuhemba. Abantu bazajya bamerikiza, bazajya bavuga yuko nta mugore ngira. Harya yavugaga iteka ryose agira atya, ashinga irozi imbere, harya yashatse batijya mu modoka urahabona. Turagiye no mu Gisaka iyo za Kabarondo, niho shangazi yarashatse, tugeze rumva yaramuzi, tuba tugiye guhemba nyine shangazi, aza twakiranye n'iki, muka data agira atya nkuruka. Ntibaherukanye, ntibagize gute, uraheriya shangazi twageriyana, uraheriya undi ati yego. Ishe se washatse mu giturage gisa gitya, ndata ariko ntabwo ari nk'i Kigali niko haza. Umugabo ni wese ko ntatashye ubukwe, batumiye ubaramukije. Se washatse umutwa. Umugabo ashangaza agenda atya, sinzi wamubwiye ugiye kuba mu mukingo, agaruka atya. Nuko yarakoze, waramuramutsa guti mwaramutse deri, mwaramutse, mbere yo kukwikiriza akabanza agaciro. Wamusanga ku kazi cyangwa se no mu rugo, wayikwako n'umuntu yitsamura imvugo yo murayizi nyine, turakire, wamubwira turakire mama. Iririri yagwitsa muti tse urakire mama. Iririri habaga imbwa yitwaga Mukase rero, yigeze kujya gutya barayirekura batabizi, haza umushyitsi arinjira, ibiramwahiye, yaryanaga kuba iyo mbwa.
nuko atari ko imbwa yanyirandiye mukaza atari ku rubaraza bireba nk'agafilimi habe kugira gutya ngo ahindagire gutya iramusimbukira mwahira iki ngiki bati rande ni muntabara umuzamu wari uva inyuma aza kuyimukuraho mukaza ati iramwomura aho kugira ngo yagire ikibazo kw'imbwa iri umuntu arangije erega yagusuhuzaga ni wari umaze iminsi utagera aha yagusuhuzaga umuntu yagize ngo yamusuhuzaga. Ibyo rero biratumbagira ariko nagira ngo nkwibutse nk'abantu twamenye Imana ishobora byose uko wazamuka cyane ni nako wamanuka cyane kajya hasi neza kubera Imana ko yari ifite urufunguzo rw'ibintu byose. Niko wamanuka ukagera hasi cyane neza. Burakeye sogokuru rero ibyo by'iwacu bivuga ugira ngo ni nk'agafilimi. Burakeye sogokuru atariko agira ati ngo hari mu kagoroba abandi basaza bari kumwe tubaye kimuze bati mukazana wajye umutekereje kirungurira kirazamuka ati nuko nyine mwarashatse ihangane ati wa nakwihangana atubonye ngo azinangaha nta kabyeri nta gakote k'umusaza naramubyariye umugabo mbe n'umuhungu we sinzi ibyo yamukoze ati batese uzakora iki atumva batese ufite nyabingi uzabasaza ati nta nyabingi ngira atari ko icyo ngiye gukora nk'umuntu ukuze ati kizabafata. Ngo n'ubuhamya buguhamya bugera imbere yawe kugira ngo ugusuzume imyitwarire yawe hagati yawe n'Imana cyangwa se hagati yawe na famiye n'abaturanyi. Sogokuru rero ngo abwira akuzukuru k'akana ke ati saa 12 zize kugera ati izuba rirase ku gasozi wabyutse umbwire. Akana ngo masaa 10 karahagarara nyogokuru ariko suri mu biki ati ngo yewe Etienne uri hari i Kigali ndashaka kumubona mu cyaro ati cyangwa ugiye gusara. Akana rero ati Yesu koko ati izuba rirarashe. Sogokuru ngo arabyuka n'akabando ngo yitegera rya zuba arangije avuga amazina ye yombi ati nitwa Kajangwe Stefano ndi umusaza w'imyaka 81. Simoni ndagije Imana yashakanye na Mukandekezi Derina ujye ubura gusenga rudasenga imivumo izagufata ibyo birakureba nta kindi gikuru umuvumo uretse kwisha muri Yesu. Ngo yitegera agasozi ka Gacu iyo ngiyo za Nyanza aravuga ati izuba rirarashe uko rirashe niko ubutunzi bwa ndagije Imana Simoni burashe. Mukanya izuba riraba rirenze uko izuba rirenze niko ubutunzi bwa ndagije Imana Simoni mburengeje. Dore mbukomye mu nkokora ndabuhenenda umuhennyi munyujije hagati y'amaguru mbucishijemo agira cyarabujugunya abaraburengeje. Amezi 2 twamaze mu mujyi wa Kigali nguko ngo iduka rirahiye ngo imodoka iraguye abiba bariba umuntu bita Shejoni harabamuzi Kicukiro hano tujya dutanga ubuhamya tugashyiraho n'ibimenyetso ushaka kubamenya amakuru yandagije Imana Simoni wazabaza uwo mugabo kuko barakoranaga kugira ngo n'amafaranga niho yayakuye kuri data. Turakena ibintu byose mu mujyi mwakurinjije ubutunzi bwa data na famiye papa bagamo hirya hajyaga haza ba data bacu ngo baje gusura mukuru we mukadata akagira gutya ati mbare rimwe kabiri warenze ku kiraro cya Nyabaro ngo data wacu akirukanka nk'ihene nk'imbwa yirukankana ihene neza ntawe yakiraga. Hari uwaje amuraza hanze n'umuzamu buracya papa atarahari bukeye nuko atese ati Mariko ati kutamwakiriye ati Mariko n'ubwa mbere mubonye Mariko mwene mama tuvindi imwe ntago muzi ndabona ari ubwa mbere Mariko unkurikira Simo ntukanesha umutwe ese undi abashumba bajya hese mu abashumba babajya hehe undageze mu cyaro ati se undi agusanga mu cyaro akagusuzugura bari kumusanga i Kigali none akagira undi muri mu biki ngayo nguko turakena turasufura umuvumo wa sogokuru uragiye ubyiga tumva urabisiri banze ugeze mu maduka ngo nk'umuyaga
ugeze hera mu bakozi wibye miliyoni 2 utwaye imwe utwaye 3 za kera ni nka 10 z'iki gihe mbese ibintu barasahura papa nawe indaya nizimworoheye indaya imuciye urwabye arazumva irasahura noneho gato cyane leta ati mwishyure ya misoro ya komine ya kera mwishyure ideni rya kerete bigiye batinze gato ya leta ngo wa ibirinjiye kwa Simoni irakukumba nta kidashoboka kizwa neza wakijwe neza irakukumba neza dusigarana akamodoka k'Toyota papa kadupakiramo bati bo ati Kigali dutuza amahitamo ibipangu kivugiza igikondo nyenyeri byose barateza byose umva barakubura twinjira mu modoka twambutse ikiraro cya Nyabarongo baduterera ya ndirimbo ya Bw'Umukozi urabeho mugenzi wowe ushoje urugendo ukabusiza abandi subwo nkukugiye ya myenda wariye utabarutse utayishyuye kandi warayihuguje cyo genda amahoro wari umurozi wica dore wari igisambo wari umwanzi w'amahoro kwirata no gusuzugura none urigendeye baraduha bibiri ravanga uko wagenje niko uzagira gute niko kuzagenzwa kandi akebugereyemo niko uzagererwamo turagiye tugera mu cyaro tutamenyereye abana bo kwa Simoni inzobe ziraha imyenda wambaraga umwenda mu gitondo ukawuvanamo nimugoroba ukambara undi ibintu birahinduka Imana ati havenze nkwereke ntacyo murabona itwoherereza umuporofe tuhuriyeho nk'abanyarwanda tuziranyeho twese umuporofe witwa iminsi yinjira kwa Simoni idakomanze irabanza ihera kuri Mukadati yarafite ukuntu abyibushye agenda gakeya abamutinyukaga bajyaga bamubwira ese urarwaye imitsi oya niyo ngendo yanjye agenda gutya ikibuno kiri hariya akijugunya i Nairobi i Mombasa Tanzania u Rwanda Kenya Uganda agira atya koco mazi iminsi irabanza irakegera iragiharura iragikamura iminsi Yesu ayihishamo irakamura yari afite ukuntu yari muremure mu maso maze iminsi iramuzamurira amano iruhombanya gutya uzi uko Imana yaguha indi forme ishaka Imana yaguha indi forme neza utavukanye neza ikagupomba twagusanga ro Faisal umeze guri ndamuraho n'amahoro kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaniko kugira gute kujijuka ibindi ni mubireke kubaha Uwiteka nirwo rugero rwiza Imana iramukamura ya mafira yakamura ya nido zambutira kamura igeze kwa bwana bwo kwa Simoni noneho bwo wa mugati usize marigarine usize ubuki urabura dore bwakirinjira irinjira yanutse ihagaze gutya ishinyitse ireba irya bwake rero nyibona ukubiri kera nuko hari wenda yanacitse simbizi hari bwaki umwana yarwaraga agatukura hari n'indi yabyimbishaga umwana ariko adatukuye yose rero twari tuyifite hari gutukura no kubyimba amaso avayo Imana itugenza gakeya igera no ku myenda wakwambara imyenda ukabura isura y'umuntu ati imyenda nawe ndaje ngikemure wajya kwambara umwenda ugasanga imbeba yari ahangaha cyangwa ahangaha ugashyiraho urushyi bagutumye umunyu kuri butike Imana iratuzengereza Mukadata afata isuka ajya mu kabande ajya guhinga arahinze mushu yarahinze yajya mu kabande arahinga neza abana bari bakiri ku ishuri bamwe batangira kuyavamo kuko twageraga ku ishuri ukumva badukubise ibikuta ese we ya modoka badahambana mwayishyize he twayishyize Kigali ubutamome bwacu Kigali muzasubira Kigali ryarize ntabwo tuzasubirayo papa uvuga ko twavuyeyo none se wajya gukina umupira umunyeshuri akabwira undi wiyeranjije cyane cyo kwa Simoni ku buryo kidakora kuri umupira we kitatwanduza bwaki wajya gukora ku mupira akabaguha uw'inyuma baradukosora uw'imbere baradukosora amashuri akayi Kigali yose atuvamo uwo hirya ku ruhande
baradukamura neza, Imana itujugunya hariya iratureka iratureba. Ijambo ryayo ryarambwiye ngo ibyo urabikora nka kwihorera, kwibwira ko mpamwe nawe rwose. Kandi Imana ya Isiraheli muramenye ninegurizwa izuba. Oya, twicajwe ahangaha n'agakiza k'umwami twahawe k'ubuntu, tugatware twigengesereye rwose. Amashuri tuyavamo neza, kadata afata isuka ajya guhinga. Sinzi umuntu wahaye akanya na papa aramubwira ati nukuri ugikize ntinakwakaga byeruka yima, iriya nyana nikuri zakamira abana bawe. Ubwo ninjye watangiye n'umuruho wo kugira gute, wo kujya nkaragira. Mukadata ahinga mu kabande, nanjye nicaye hariya n'ibikabutura bimeze bitya. Hanyuma rero abagore babiri bamunyuraho, yajyaga bazengereza cyane, nawe yajyaga mu cyaro nyine. Basa nkaho bamugarurira, bamugeraho. Urumva umuntu arimo arahinga hano hari akayira k'abagenzi barihagararishwa. Nimba bari bavuye hakurya babiri pese ntumbaze, nanjye nari hafi aho ngaho. Umwahamagara undi, Suza Karamatari, ndebera uri hari Mukase none uhinga cyangwa reka ntabwo ari we gusa. Derina yahinga, Derina ari i Kigali mu maduka. Isuka yishyira hasi akizwa n'amaguru. Numva umugore umwe ati kama musasi wandagara, kama musasi wandagara. Haleluya, 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 haleluya. Neza iminsi iramugendana neza, natwe abana bwacu tugeramo birapfa biranga, ibintu bibi bindi turagiye turarindagiye. Imbaraga z'Imana zitugeraho, ubuntu bw'Imana butugeraho. Nuko bajya gukura ibijumba, reka da, twajya gukura nk'abandi twarahingiye rimwe, Imana iradukurikirana no mu butaka ishyiramo umuvumo. Haza ikijumba kikaza ari umuzi, abandi bakaza ari amahunge, atari igihe cy'inzara mu gihugu. Twebwe twajya gukura kakaza kameze gake kugira ngo itwigishe ahantu hose. Abo hakurya twahingiye rimwe, se ko twahingiye rimwe byagenze bite ko ntiyamutejeje? Tuti ntabwo tubizi. Bagakubita igitwenge, ukumva umwe ateye indirimbo zimwe zo kuri radiyo. Wahinga nk'abandi bakeza ukarumbya, wafumbira cyane bikanga bikuma, intandi igaseha inkwari igahaga, icyangira simuri gitera agahinda. Kandi wa muhanzi siko avuga, ariko kugira ngo batwumvishe. Ibyo birarangira, waca ku rugo umwana w'abaturanyi, uri umwana wo kwa Simoni uri mu kugenda n'igikabutura, wenda nka 8 bari mu kubuguza cyangwa bakina amakarita, n'igikabutura wabageraho. Sigaye ndi umuzungu, sigaye nitwa Patoro, abana banjye ni babiri, Natalia na Etienne, barya ibisuguti, baba mu mujyi wa Kigali, bameze neza cyane. Ariko iyi minsi ni mitindi, dore uko bikanuye, dore uko bireba. Tukiruka tukibaza tuti Imana watabaye. Turasufura Mukadata atangira kujya nyine, atangira gucuruza ubushera. Niba kuva muri quartier communale ukajya gucuruza ubushera. Ubushara uje kumusogongera uze guseka wiga. Uje kuwowe ati banzume numvederi buraryoshye. Ntabwo karekuye. Karoroshye bati nagize ngo agakomeje, ukagira ngo arimo arashima wenda ubushera naho arimo aramubwiriramo. Nizere ko akarekuye. Ibyo biragiye turagiye tuba gutyo. Ariko igihe kigeze Imana iza gutanga umugisha, kuko Imana si nk'abantu. Hanyuma iza kutugirira neza, idushyira aho ngaho, itanga umugisha mu butaka. Imyaka noneho iraza, ishyira urugabaniro hagati ya Kigali n'iwacu. Marayika ahagarara ku giti kuri Nyabarongo. Abagiye begera data bati wagarutse tukakwereka ubundi buryo. Reka da, arabananira ati hoya singiye gukoreshwa nkuko nakoresha kuko byararangiye. Ariko ntabwo yari we, yari marayika. Yari birangira gutyo. Hari umuhanzi twahuraga kuri radiyo Rwanda, nanjye nari umucuranzi, ajya kuririmba kera indirimbo ivuga ngo hariho abakira nyuma bagakena, hari n'abakira nyuma bagakira, wabibona utyo bikakuyobera, numenye rurema ibyo yanditse, umugisha burya uravukanwa.
hariho abakira nyuma bagakena, hari n'abakena nyuma bakagira bate ntumenye ibyo rurema yanditse. Tubaho ngaho muka data atangira kunyereka, nakuze mpamagara mama, narinze ngira imyaka 17 nzi ko mama nyina imyaka 14 nzi muka data ko ari we mama. Nuho rero natangiye kumenya ko atari mama, tangira ndeba irindi jisho, navuye mu wa mbere ngira mu wa kane ntarabu wa kabiri, bucye arambwira ati ntuzongere kuba uwa mbere, ntuzongere kuba uwa mbere, ntabwo ushaka kuzongera kuba uwa mbere. Nibwo impamvu abwiye gusongera kuba uwa mbere. Hatangira ati umwana we kinyendaro, dore uko gise biratangira biracanga, abandi bana bakagenda bondoka, ariko ngiye nkagumya guhezwa hasi, bwake igwingira nkakoreshwa imirimo. Nuko abantu baza kubaza data baturiya mwana ntabwo ari uwaderina, bati oya, ati turabibona koko, ati none se ko turamukasa mwishe wa nyina ntabwo uzi aho aba, bataba i Kigali, bose wamushyiriye nyina ko bimeze nabi, ati ni kuriya nyina. Kada tarapkinagaza, nava ku ishuri batijya gutashya, naba nicaye batijya kuvoma, nabamviye kuvoma batijya kutu ahuri nkagenda, dore ko kireba sinicare simpagarare nkawe umutima ugahora umeze gutya. Bukeye noneho akambwe ati wonye ko nabaye wa mbere, nakwiye nguki akabafasha amatwi akarakuruye, ntabwo nzongera kuba uwa mbere. Ibintu biracanga, abarimu barahaguruka, abaturage barahaguruka, nubwo yakennye bwa bugome, ikintu kimara ubugome cyangwa se kimara kamere n'umugabo bita Yesu wenyine. Ni Yesu wenyine, nta kindi yakomeje bwa bugome nubwo muri ubwo bukene n'iki byose. Arabyinagaza akajya afata ikijumba akampamagara, amazina yanjye yarayaretse, akajya ampamagara Rujonjori cyangwa Rumendi. Ndi hamwe muri metero 20, Rujonjori ni Karambe, ndi mu bandi bara ndi mu gukina Rumende ni Karambe. Hano vuba ikijumba akagifata akagisyonyura ryafufa, akajya gutya akarisiga ku munwa hose, ikindi gice akambwe ati gifata, ndakubwira igihe ukiririra nkahagarara nk'urwaye imbasa, nkahagarara gutya ndwara n'isazi zikijyaho, yakumva papa aje ari nko ku irembo, nkabona ikirye kandi papa yasanga ibijumba biri aha hose, bati si uyu mwana. Nibyo njya mvuga Derina ngo yakira bwaki ate mwana arya ibijumba kuva mu gitondo kandi nyibonye izuba rirenga. Najya kuvuga uko byageze muka data agahagara inyuma ya papa, tugahuza amaso akajya gutya, nkahita ceceka. Bunda akamamagara, nkabyumagara imbere ye, akamamwima izo ndirimbo zabyumvira, akazivuga n'amagambo, nkagira ngo ni ikindi kintu kizagiye kumbwira. Naba ngiye ahagarara hano, ni nahageze, dore uko gisa, dore uko kirora, ikinyendarungo nicyo saha, sa nk'inkoni iteka, kino ni kizungwe, erega umugisha uravuka. Abana be, mama uzi kuririmba neza, namwe maririmbire. Naba namwe mwigirira Imana, musanga narababyaye neza, sa mashuri sinamasengesho, ahubwo n'umugisha gusa gusa. Nawe iki ngiki dore uko gisa, dore uko kirora, urunyendarungo nirwo. Ariko byararenze, narakuze, nimumere Imana icyubahiro. Byararenze, narakuze, Imana nishimwe. Narakuze, icyo uzaba cyo nawe kijya kirakurindira kikagutegereza. Abonye ko nkomeje kuba uwa mbere, amvana mu ishuri, zamura amaboko kubwira ikigo cya Nyabinyenga, niho twigaga. Ukibwira uti bye bye, nyisezeraho gutyo, mboneza y'inka, inka nirwayo, nagiye ndakubitika, imvura yagwa, bati ntugacyure, iyo mvura si yo kujya kugama, ndagiye nduma. Abamama nkamwe kwa kundi mwareba umuntu umwana bagahenda kakabica, barahaguruka bati umwana agiye gupfa, turatura ababyeyi. Muka data arabasa, uravuga yari intare y'ingoro, reka wa undi uvuga ngo ni intare y'ingoro, intare ameze atya arabasanza, bati ngo nategereza uruje, ubwo napfa azapfa nyine, naba hazabaho. Nkajya mporaho muri izo ndirimbo z'amaganya. Mwene wacu ari naho nakurije kuririmba, yaga indirimbo ivuga ngo umunda yanganduje ukuri, nawe unyanga amenyereza ububi,
mazambuze epfo na ruguru atubikirwa imbehe nahoze ndira. Akasida kigahorana indirimbo z'amaganya. Bukeye rero jenoside nibwo yateye, njya guhungira kwa nyogokuru. Ngeze kwa nyogokuru akajyamo amata, akajyamo igi, akanogosereza, yiringagiza ibyo twajyaga tumukorera. Buriya abakecuru n'abana beza, wahuye n'umukecuru mwiza, wahuye na marayika. Mukecuru akajya nogosereza igi ishyushye ikamiweho, yabwaki igendera igitirigita bigenda mvamo umuntu, yanzobe ya kera igaruka mba ndakize. Mba mbonye umurongo, mukaza atamusiga gutyo, icumu ryo ndirukuka gutyo, nimumera Imana icyubahiro, yarahabaye yarakoze. Hanyuma rero jenoside yateraga, imaze gutera hahungira umuntu, kwa kundi ushobora guturana n'umuntu mu cyaro, ni Kigali wahagera mu gaturana. Yari aturanye na data tugikize, yari umumama witwa Gasteriya. Hari kwa nyogokuru atese uyu mwana, ati ni umwana wa Simoni yavanye i Kigali. Ataragira ubibuka ko Simoni muhungu twari duturanye i Kigali atafite umwe, atese bameze ate, ati Misi yamucishe bugufi. Ati none se uyu mwana yamuvanye i Kigali, uyu mwana Mukase yaramwanze na se yaramwanze, agize imyaka 20 ningahe n'ubu nsimbiza umwana rwose, nanjye ndimo ndarenga ndisaziye, sinzi uko azabaho. Ati ariko ziko nyina wa Etienne nari muzi. Mukecuru ati ngwiki? Ati nyina wa Etienne nari muzi. Ati yari umukozi aho ngaho ku muhungu wawe, afite na musaza we muri iyo bare bitaga Runa. Ati najyaga acomoka tukaganira, nyirabuja atamureba akambwira ko avuka ahantu ijari. Ati none uyu mwana ati bigenze neza, ati yazabona nyina. Mukecuru ati kugiye kugenda, ati waretse nkamushakira agatike mugategera igatagara, mukazashaka nyina muri izo ce, yamubona ko Yesu yabakoze. Ati nukuri nzagenda mu cyumweru gitaha sinzamusige. Tuba turaje, tubanza guca yari atuye Igikondo, tumara nk'icyumweru. Arambwira ati ndibaza tumaze kuruhuka, ati ngurukira tujye gushakashaka nyoko aho yababa. Turagiye nyine, nako se umumama aracyariho. Ati kireka jenoside yabaye ariwe yabaye aramuhitanye, ariko abaye akiriho wahabona nyoko mama wawe. Turagiye muri ari imbere muri inyuma, turagiye no mu Gasata hakurya kiriya kiraro. Urugo rwa mbere aratangira abaza, yarazi izina ry'umuntu mukuru ntiyayoberwa uwo yabonye. Ati nta muntu gutya witwa Gabiri na Dete Mukangira, ati wavurukaga ahantu bita ijari. Ati kandi mwahageze? Ati n'urwo rugo rukurikiyeho. Nese yabakiriho atarahari rwose n'ubanyuza ahangaha. Zitera tubonye nyuko rero, ariko se ubu nibyo ni cyangwa n'ukubeshya? Ati wowe ceceka, turinjiye. Zitera nk'umuntu mukuru wigeze abona undi. Ati iriya foto buriya turari we nyuko uri hariya, kwa kundi foto muzishyira muri salo. Bahamagaye abana bati mama wana ari he? Bati yaragiye. Ati mumuhamagare mubwire ko tumushaka. Aragarutse. Zitera kimubona abarasetse, atize kuri mu guseka. Ati rero ati duherukana kera muri 78 gutyo. Ati ku mugabo bitaga Imana Simoni wari umukiri. Akivuga gutyo mama atera akajisho. Ati none se, ati ntubaze byinshi nyine. Ati yone ati hoye umwana wanjye yari umuzungu, yari inzobe, urajya kwariza mu buzungu, ntuzi ko iminsi yageze kwa Simoni barakeri. Ati none se ni wa mwana? Ati ni we nyine. Zitera atetse na tubona inyoko. Mama barafasha cya, nanjye mamufashe gutya, turahoberana, turabyina. Nimuhereze Imana amashyi, hereze Imana amashyi, hereze Imana amashyi, hereze Imana amashyi. Yarakoze we. Turaramukanya induru ziravuga. Ati yewe, ati ni wa mwana wanjye se? Ati ni nanjye. Nuko abari bakiriho basaza be batagiye batapfuye nyine, arabahamagaye abaturanyi. Ati umwana ajyaga mbabwira w'umugabo bitaga Imana Simoni wari ukize. Ati dore nguyu. Induru ziravuga, abantu barahagarara. Ati Mukangira umwana umusore mwiza gutya. Ati kuki? Ati none se ko yari afite Mukase w'igisimba, akagira na se yarambwiye ngo niza kumutwara umwana ngo azantimagura. Ati mwabana mwe? Ati Yesu. Mama rero n'umugaturika. Ati Yesu arakoze. Ati Yesu anzaniye umwana. Yesu ashima Yesu we. Ibyo birarangira. Hanyuma rero mba mbonye mama. Zitera yasiga cyagenda atyo. Ati ntabwo twaba tukijyanye. Inkuru zigera kuri nyogokuru ko nabonye mama. Aza gusaza azi ko nabonye mama mbana nawe. Buri kanya nkagendeye mama uko wasa, yatambuka nkamwitegereza cyane. Abandi bana tuvukana kwa mama nyine tuvinwe bakajya batari kureba cyane, ndimo ndareba mama. Nkajya mpamagara mama kugira ngo numve ukuntu uyu mwana ahamagara nyina bimera. Wasangaga ndi muri mama. Abana bose bati he, sikikije giti. Nya.
mama ati nimundekere umwana niyo akimbona mureke amamagara uko ashaka. Nuko nkajya muri mama ni umucuruzi w'inka Nyabugogo rero nawe Yesu yaje kumugirira neza. Yesu amugani we mu bana afite hari mu bukuru wanjye wamukijije nawe amugira neza avuga muri ubwo buja n'ubuki bwose. Nuko yaba agiye gucuruza izo nka rero ni mpano uzanira inyama ndakuzanira mwana wa. Yamara kurenga ba bana tuvina imwe bagasigara bandiho batubwire nawe wabonye nyuko nabonye mama nyine hagira ngo si mama akuze ibintu byambayeho cyangwa narayo nta cyangwa ntabwo ari mama. Mwumva tukubwire uramuhamagara umwaka umwe ndamuhamagara umwaka umwe ni mama asagiye gupfa. Abo ni babandi dusangiye mama kiri kivuga ngo cyawe na Mukase ngo yaragikosoye kigira ikintu cy'igitezi reka kiwe mama yamara kuza nkaba mbonye amahoro. Ni mani barimo bambwira mama nkavuga bajye bambwira ku mwana mama agafata inkoni agakubita akajya akongera. Mama yamara kugenda bakambwira turamuhamagara umwaka umwe. Noneho rero ariko ngenda mbibonaho gake mama nawe niyoroshye ni wa mama wa mubyeyi uvuga ahagaze mu gasata kumwima bakumva mama nuvuga ngo uri umusirikare ngo ufite imbunda muragicanga nubwo amaze gukora mizarya uretse Yesu wenyine wamugeraho. Uretse Yesu wenyine wamugera mizarya ni ukuvuga ngo azagira mu rugo ngo nanjye narabibonaga ibyo bavugaga ati amazi ko mutarari kubugarara mu guserura batwa tugiye kubusonga akabara yamennye bimwera ko cyangwa ukajya kukoraho urushyi n'umugeri bikuriho ameza arya uretse Yesu wamugira neza. Niko yawatinda kumwita ati bwana beranya ameza arya imitima yose abana bose nabubatse nta umuvogera ameza arya tenya gikenyera gisumbagira ati niko maberanya ko ndavuga tumva turushye ni mama ndabo ameza arya umucika cumi rya jenoside rero muri gacaca aho reka sinakubwira baravugaga bati nimuvuge ibyabaye abantu bose bagacicika barahagurutse. Umva aho reka ndaharenze. Hanyuma rero igihe tugeze cyagiye tujya tugeramo cyo kwibuka abacitse icumu rya jenoside ryagura abatutsi. Ubwo rero tugiye kurya n'abana bose bari bubatse bari bahari. Nuko hazamo amakuru nyine y'ibyabaye. Mama tumumurize kurya yari isasi y'ubugari n'inyama we biryoshye bimeze gutya twari tunashonje. Mwemeretse kurya nibutsa abacu umwana umwe arava amati kuse mama iki gihe kizajya kigera ntawe uzajya uhagarara ntawe uzajya wicara ndavuze ngo mwemeretse kurya amabere yanyu. Kuko bari bamuzi wari utangiye gukata bararekuye wari ubushyira mu kanwa akaba arabuciriye kandi umuntu ahaguruka aho yicaye agenda kuko nyine utinze gato isosi hasi n'ibiki byose. Ugeze hariya ngiye sigara nicaye bya bindi byanjye nitetesha. Ugeze nko ku rugi batize tsiye twebwe ubonye nanda tugira ni ngonyo. Njye natangiye kurya mama ati navuze ngo iki muhungu ko ndewe uri mu kumera nk'imbwa imira ijisho navuze ngo iki. Uhagaze hariya batitsiye nti ngonyo simbyiteho. Arangije mama aranyitegereza ati ariko agitsiye ati ko ntazi nakibuka so neza ati harya so yari umututsi yari n'Imana ntago nzi ubwoko bwa papa ni buriya nyine nikireka ahari wenda inabaza wowe mukuru nyine so yari igiki. Afashe ya sosi na bwa bugarara bivangavanze byose abikubise ku mutwe ati niko uri iki kubise aravuyanza kubita intebe sohoka n'isosi bishokaho arankurikirana nabyo arambudukana no muri ba bene mama mbahagaze hagati ngaho ngera uvuge ngo mama ni wenda nkubise intebe n'amaraso arimo arava ngera uvuge ngo no. Ubwo merukana na mama warushye ntaruhuka. Buri umugisha kwa muka data amahirwe ngize ngo nyaboneye kwa mama ati zishaka kwana n'abahutu sinyabara kandi ngira ngo abo yabyaye bose nuko ariko havamo nge aramvudukana ikibarabara cy'umuhora arakinjugunyira. Ubwo sohoka kwa mama gutyo n'umujyi wa Kigali urambonye ndagiye sinzi aho njya
sanga wa mama ni mama aranyanze ariko se ufite amaraso mabi nawe. Mama agize gute ati neza ngo nashaka kubana n'abantuza. Andangiye akazi ko mu rugo ndagakoze, aho mvuye nkajya ndakazi ndagakoze. Nakoze akazi ko mu rugo, umujyi wa Kigali ndawuzi. Bantu b'Imana mwaje gusenga, aho uze kwitegereza neza urebe niba ntaragukoreye. Nakoze akazi ko mu rugo naho nageze kugeza ejo bundi. Noneho rero ahantu hanyuma napfunitse akazi ko mu rugo, naho nageze barambwira bati rero twebwe dukoresha abakozi 3. Rwa rugo rukomeye hari hano Kacira ahangaha. Ati haburaga wowe rero inshingano zawe zagiye bita kuri Mutoni. Ngira ngo n'umwana bambwiye. Ndavuga niye ngiye nkunda n'abana, ni nukuri pe, nkunda n'abana nizagenda nabaheka. Barambwira bati wa ntabwo ari umwana, ni imbwa iri hano yitwa Murikatete Mutoni. Yari imbwa yarebaga iki? Yari ifite amavuta bayisiga. Nagiye gushaka akazi ahantu barambwira bati akazi kawe uzajya wita kuri Mutoni. Nkagira ngo n'umwana nyine woraho. Noneho niyo ninzi no guheka abana, ninzi no kubaha nigose ninzajya pe. Bati wa ntabwo ari umwana, ni nikizi. Barambwira bati ni imbwa iri hano yitwa Murikatete Mutoni. Ni imbwa yagiraga amavuta bayisigaga n'igisokozo, nukuvuga ngo yakubonaga itakuzi igaca senyenye gutya. Kiki rimeze kuntu runini ngaho. None se bati rero ni bayisore bayikumenyereze. Ni none se turashaka akazi cyangwa ndagashaka. Igihe rero bayikumenyereze. Bamereje igishokozo, ubwo ndi muri nkometero nk'eshatu. Nuko barambwira bati uko usokoza ujye uvuga Mutoni. Ni Mutoni. Ni Mutoni hakasibi nibiki. Nakose Yesu Mana Israel. Bati yegere kugira ngo kumenyere. Sinyegereye ndi muri ngo za Mutoni ngo Murekatete. Ibi biranyahiye. Ubu hano abantu baza kunyegera ndaza kubereka inkovu. Ibiranyahiye, wa muhungu ari ruhande rwa ararwana nayo amvana mu kuboko. Bampereza kaka baraje kange sohokanye. Nitu ngo ni za Mutoni zo gahambirwa zoka. Yari iciye ukuboko. Ibintu rero bibikundi sohokanyo. Ndibaza ibi Yesu ambabariye ukantabara. Ibise ni ibiki byo. Nibwo rero nagize gutya nkubitana n'umuhanzi witwa Kagambagirezandere na Makanyaga Uduri, bari abahanzi bari indirimbo zo mu gisope. Nuko barambwira bati na ya mpano yawe mwene wanyagusigiye wakwigishije gitari nta soni koko pe, none ugiye gupfa mu ruhura kwishe nta gitari ifite babara yimaye. Mba ninje mu mwuga wo gucuranga ngaho mu bisope, ngaho ku mastade, ngaho kuri University Butare, ngaho ruguru hakwarando. Ye baba we indirimbo zigiraho umugisha. Nararirimbaga abantu bose bagahagarara bakanyeganyega. Nagiraga ijwi ryihariye ry'uwo mwene wacu, natereraga mu ijwi rye. Abantu bati muze mure wa mudamu uririmba, abandi bati kwanyika tugira ngo ni umugore. Induru ziravuga amafaranga bakajya bayasunikamo bayashyiramo gutya. Mba mbonye rinye, mba mbonye ubuzima, nongera kubona kwikodeshereza. Mana nishimwe, mbona nguza imyenda, nguza agapantaro, mbona ndasirimutse neza umwuga wo gucuranga. Nambaga ndi ivuga ngo mwari ukwiye niyandarika. Orabitse banga ry'urukundo kwinyakura mu turimo. Ujya muyumva cyangwa se ndivuga ngo nabonye umugabo wa mugore wanyuza yikoreye imyenda ye. Nigiye imbere Yesu andebye ababinkuyemo arambwira ati no usi umwuga wawe. Arampamagara arambwira ati ibyo bivemo nzakugirira neza. Nibwo nakiriye agakiza rero. Nasengeye n'umugabo bitaga Yongwe Joseph, umwe wasengeraga mu Gakinjiro mwajyaga mumwumva. Hanyuma rero ngizwa ntyo ndatura nkomeza inzira y'agakiza. Nimumere Imana icyubahiro. Abakiri hano nimumere Imana icyubahiro, nkomeza inzira y'agakiza. Hanyuma rero mba mbonye Yesu arafata arankomeza. Ibintu byo gucuranga ndabiretse. Akazi ko mu rugo najya kugashaka neza ndakabura. Biba ngombwa yuko ibintu inzira zose zifungwa. Biba ngombwa yuko njya kuba mu ishyamba rya mu Kigali. Ishyamba naryinjiyemo naribayemo amezi 5.
inzara irankubita abantu b'Imana, inzara iranyica, ndavuga nari ku buzima ubu naje Imana ibizi ko njya gukora ku kintu kikacika kikagenda, umuryango ukabunyaze, nagumye kuboneramo amahirwe, mbaye ruvumwa, ngeze no mu nzu y'Imana ndabona abarokore batanandeba, nasengeraga mu gakinjiro hariya, najya kuvuga ikibazo cyanjye ngo hagire untabara nkagira uwufasha, reka umuntu ugafatana hasi no hejuru, ndavuga ibi ni ibiki, nuko nugukizwa se, inzara irankubita, saa 12 saa moya nabaga nageze muri rya shyamba, nararaga mu mukoki, narisasagamo ibintu by'inturusu, nkarara nikubyemo, wumva inyoni ziravuze nkongera nkabyuka, Nyamirambo yose Biryogo Gikondo nirukanka, sinzi wanagira ngo imuha kabamaye nk'akantu, irindazi n'icyayi nkabigenderaho icyumweru, inzara irankubita, senga amasengesho ashoboka n'adashoboka, inzara irankubita, senga nicaye, senga ndyamye, senga mpagaze, senga mvuga cyane, senga mvuga gahoro, amasengesho y'uburyo bwose. Mbabwire bantu b'Imana, Imana itagutabaye ntawagira gute, ntawakurengera. Ndasenga biranga pe, kandi Imana nishobora kuzanwa n'amasengesho yawe menshi cyane, Imana nishobora kuzanwa nuko wasuye abarwayi kwa muganga, Imana nishobora gutebutswa nuko ukunda abantu bose ari naryo tegeko rihatsa yandi, Imana nishobora guruzwa nuko ukiranuka ku manywa na nijoro. Umva ikintu kizana Imana nyikubwira, ukimenye uzakibwire n'abandi, nuko isaha y'Imana ibigeze, nuko isaha y'Imana ibigeze gute, urushinge rw'Imana pyo kagutabara. Nubwo wasenga ameze gute, burya yiza kugira umwete yari gusanganira Lazaro, ariko ngo yasibiye kane. Ndasenze we, mpuye n'umuntu ntiyewe nihagarara nkubaze, ntiwamenyera Imana itaravuze, ntabera bakaba barazamutse. Aranyitegeza arambwira ati ngo iki, ntiwamenyera Imana itaravuze, n'abarokore bakaba baragiye nkaba narasigaye. Arambwira ati nabanje Yesu. Arakomeza aragenda. Ndavugana ko se Imana ni ibiki, ngeze imbere nirata we hagarara nkwibariza, ni kugira ngo umuntu atabarwe yasenga ati. Aravuga ati mujye musoma Bibiliya, Imana iravuga, ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo ari ikigenzo gikomeye nta kindi kirukana icyo gihe uretse gusenga wirijuza. Ni ntabyo kurya ngira nimba mu Kigali, nyine unyuza mukarara n'ubutayu, ni kandi nakubwiye ko namba no muri Kigali, ati nta kindi gisa cyo kukubwira. Arakomeza aragenda. Ye baba wenda kubitikana agenda ameranye. Buke ndimo kugenda mura n'agakecuru gatambitse ibirenge, kagenda gatya, kiruka kambaye ibitenge by'amapfundo, kagasazi, igitambaro kagiteza uruhande rumwe, kagenda karirimba kari muri nyene mu Kristo azani numbirwa ngiye, uwo gahise wese gatokishwa nyewe n'agasazi. Nanjye ndavuga nti newe ibicanga benshi ibyanjye byo banza byoroshye, ibyo ngo ndabona rwose, ibyo ngo ndabona ari karayese. Singeze imbere numva ijwi rivugiye ahangaha, ngo uriya mukecuru utambutse ngo wamuni, numvane abadayimoni barimo baramvugisha mu izina rya Yesu. Ijwi riramanuka ngo uriya mukecuru nagucika utamubwiye ibibazo byawe, uriya mukecuru nuwe ufite urufunguzo rw'imigisha yawe. N'abazimu bashye katika jina na Nazareti, namaganya abadayimoni bamvugira mu matwi ni pepo, ndaryirengagiza. Ijwi rirakomeza riramanuka, tumva atura mukecuru narenga utamubwiye ibibazo byawe, niwe ufite urufunguzo rw'ibibazo byawe. N'abazimu bashye. Mukecuru ari ndarenga, nanjye ngera imbere, nkura n'umukobwa uvuye muri Nibature witwaga Nadina, nawe wasaze arimo agenda aririmba, nzaririmba igita. Igihe dukubitanye ati musore atagara nkubwire, ninahagaze ati nta mukecuru muhuye. Umukecuru ati winyerereza, niturahuye. Ati ntajwi wumvise, ntaryumvise, ariko nagize ngo ni ry'abadayimoni. Atumva nkubwire ni kwa Madina, sengera mu gakinjiro, ndi umunyempano. Uriya mukecuru nagucika utamubwiye ibibazo byawe, ubuzima bwawe busigaye hano ku isi uzahora ubabaye. Ni urufu. None se ko nabonye asa nk'urwaye abadayimoni, ati ntumbaze byinshi, ati nta kindi cyo kongeraho, ati nibyo nakubwiraga. Arakomeje agendana na ya ndirimbo, nari mu myifite ubwoba ndandaguritse. Nanjye ndavuga nti sura mukecuru nibira bintu nibyo, nako sinadina bibwiwe niki. Namanutse niruka no mu Biryogo, uwo muye nawe ni nta mukecuru muhuye utambitse ibirenge. Bati ntabwo naje kuri utambitse ibirenge. Nagera imbere nta mukecuru hatamuhuye wari ufite udutenge, batari kuri umusazi, kinaje kuri abambaye ibitenge. Ndashaka korotora ko hari akorotora ko mu Biryogo, ndazenguruka ndamubura. Sinzi ukuntu nagiye ku isoko
ngeze mu muryango igihe ngiye kwinjira numva ni nk'umuntu umpagaritse aho ngaho ibirenge byanga kuhava. Bibaye saa 8 hafi saa 9 ngiye kora mboneka agakecuru kari muri ibi, nayiwe nimumuhagarikire batarakwibye, niwe nimumuhagarike baragahagarika, ariko ngiye ntaho nibye. Niwe ni mukecuru ni kare saa 2 twahuye kuri RP, n'Imana irambwira ngo nkubwire ibibazo byanjye, ni wowe uzabitaba. Ngo iki abaraho bose abakarana abagore mu makara bati muze murebe filimi, ngo kuki wamuhunguye. Imana yavuganye nawe se gute? Abakarani baranyiha koko ibintu nahuye nabyo. Agakecuru bati subu yakubwiye ye banzi kangiraho nindeba, karakomeje karigendeye, nanjye sigara mpagaze aho ngaho. Abakarani batari ko se wavuganye n'Imana? Mwavuganye gute? Umukecuru ageze imbere abarira inkuru umukecuru baturanye. Uwo baturanye batese umucyungu utamwumvise, batese ndamwumva ntabwo duturanye, inzu ndimo hari icyumba igira, si ikintu cy'icyenda kirimo hagati gusa, ubwana bwanjye si bubiri, siko duharana muri icyo kintu imbere y'icyenda, inyuma y'icyenda nkashyira ubukoro n'intuza. Ubu se njya navuye gupagasa, Imana ndivuga ngo reka bati ngo ujye kunyereka umuhungu ahagaze. Barazana basanga babakarane bacyankoze uruziga baseka. Nuko wa mudamu wa mubyeyi bazanye bati witwa nde? Nitwa Musafiri Etienne. None ngo nguki Imana yari yambwiye ngo mbwirira mukecuru ibibazo byanjye ngo niho uzabifashamo. Bati ngo no tugende. Turagiye gatuye hakurya hariya mu Rugarama, hakurya ya RP, urusengero rwa Dutere ruri hano nako gatuye hariya. Wa mukecuru mugenzi aramubwira ati Yuriya nafata umwana mwakire n'uryo ubusa muzajya mubusangira, iyo batwigisha ntabwo ujya wumva ukuntu marayika ajyaza, ariko se marayika arazanira umuntu ntamubyo ko ati we ibyo ntabwo bindeba, ati mujye mukurikiza ijambo ry'Imana. Usazajya ararahe agera mu mperamizo y'iyo hene, yari afite ihene ebyiri. Agakecuru ati ngaho rero bibaye gutyo ndaryamye asasa ikintu cy'icyenda, runugu rwenda ntazi ukuntu rumeze rwacitse, hanyuma kandi gatenge no mu mirambizo ya za hene. Hanyuma ubwo burakeye arambwira tujye uca nanjye caha tujye duhura hano saa 12. Nkagenda nkirirwa mpagaze nkabura no nabwira ntimase nkane mutwaze. Kagakecuru twahurira mu rugo ati wazanye ikintu ntacyo, ati ngiye hari icyo Yesu yampaye, agateka yajya guhisha akangaburira, akaba ari njye abanza akagaburira. Ati muzane kagasane ka Etienne imbere y'abana be. Tukongera bati wazanye ikintu ntacyo nazanye. Atumva rero ujye wigumira ahangana ndabona ntacyo ufata, atubwo nta kundi we byaranze. Nti umukecuru antunga gutyo tubana aho ngaho, mba muri ya mirambizo ihene bwawe ne batazirika nkumva hejuru yanjye ngo burasimbuka busimbuka, haba nasinzire nasamye uko ziganza amaganga yose mu kanwa ndimo ndamira, ndavuga nibi ntabwo ari ugukizwa, ntabwo ari ugukizwa, nta nubwo ari bigeragezo, uyu ni umuvumo, ubu ni uburozi, mushakira ahantu njya kwirogoza. Nibisungukizwa nibisi bigeragezo, nibu ni uburozi, ariko biranga mba gutyo. Agakecuru turabanye induru ziravuza, agakecuru turatindanye bukeye, Imana idutumaho umuntu ati mbe Yuriya ati mwiriwe, ati mumeze bite? Ati yewe, ati turaho, ati ndose inzozi, ati Imana yambwiye ngo uyu mwana ngo niwe mama wawe, nawe ngo niwe mama niwe nyine uriwe nyina. Ati Imana yambwiye ngo mwihangane ibigeragezo byose muzacamo bizabatabara. Umuntu arigendeye. Bukeye abitorero rero babashingiye kagakecuru baraduhagurukiye neza, baradutenza itorero rya Dutere murariza amahame yaryo. Baturira mukecuru uba hariya gute, urarana nawe gute, uyambura ute? Hari ibintu Imana ikora bigacanga ubwenge bw'abanyabwenge, ukibaza ukuntu urara aho ngaho n'uwo mukecuru nta cyumba naki. Baraduhagurukanye neza, ubwo agakecuru kubera ya mavunja bakitaga amajanjari, kubera igikabutura nambaraga ntahinduraga nanjye bakitaga Kirimo Umuziki, ni igikabutura utamenyaga niba ari ijipo cyangwa ikanzu. Aho najyaga niho cyajyaga, bakitaga Kirimo Umuziki. Naba nicaye ku ntebe y'imbere shaka kwiyumvira abashyitsi neza, akarigiye niyibagirwa nkarangara uko nakicaye, ibyo nambariyeho byose Afurika y'Epfo na ruguru. Umudiyakoni ati bumba amaguru neza wagicuru, nuko ati cyangwa ujya kwicara inyuma hariya. Induru ziravuga, abantu batese uriya mwamufashije, habura uwangurira akantu, habura uwagira gute. Imana itakurengeye n'ibyo,
urukabutura ruragenda rumbihiraho naba nambutse ngisohotse umuntu agakubita undi urwara. Kirimo umuzi waramutse nimwaramutse. Ka gakecuru twaba turi kumwe turi imbere patoro na bwana. Kirimo umujima majanjara ameze ati majanjara ndabona mumeze neza. Baratuvuga tubaho turahatinda cyane tubura Imana turayishaka turayibura. Turayikabakaba turayibura tuyishakira inyuma turayibura tuyishakira impande turayibura. Bukeye rero haza kuza umukozi w'Imana nk'uko nyine twaje natwe arabwiriza agiye gusoza ati neretswe ati hari ibintu Imana yanyeretse hanga bati yo ati dukunda berekwa nyine ati hari umuntu Imana yanyeretse aturiya muntu ati ngesi ngo bwa mbere ngeze aha atari Imana yanyeretse uriya muntu bati wese ko ari benshi baturiye uri inyuma umuntu twari twegeranye agira gutya ati hatu nuwo nguwo nuko uwo twari twegeranye. Kirimo umuzi haguruka Imana igiye kuvugana nawe. Ndahagaze batigira hino wa musore we nigiye imbere hano nkuko nazana kuri aritari atumva ukuntu witeka Imana imbwiye nihe ati Imana irambwiye ngo igiye kugutabara ni Imana ishimwe. Ati Imana irambwiye ngo ubutabazi bwawe ntabwo buri mu Rwanda buri muri Amerika. Ati Imana ishimwe. Itorero ryose ati bati mwihangane niba mvangiwe muze guseka nyuma. Ati ikindi Imana irambwiye ngo igiye kugukorera ubukwe imodoka ya mbere zawe iri ku giporosi yanyu ni Rwanda gisi. Noneho bashe gusohoka barasohoka biruka nka bavuza induru. Abandi bamwereka ko yavangiwe cyane. Bati kandi ikindi Imana imbwiye ngo igihe kizagera ujye uhembwa udakora. Uwari uyoboye gahunda tumva mugabo we watwigishije neza ariko impano y'ubuhanuzi ntabwo ari yawe. Ntabwo ari yawe rwose tubabarire. Hanyuma rero ati nanjye n'undi narishoje nari ndangije maze abaranyira wengeye kwicara murakabiti Kirimo umuzi muri Amerika niho nyogosenge niho ya hariyo so wanyuse niho ya none so Imana izanyura yenye simbizi none so bura buhanuzi urabwakiriye nze ko numvise Imana ivuga. Korodi waje guterana hoya haje umuntu aravangirwa yahagurukira Kirimo umuziki mwiteraniro haramubwira ngo ubutabazi bwe buri muri Amerika. Yemwe baroko nihuse natinze habayeho igihe cyuko njya gusura akantu k'akadamu nako kari kafite ukuntu kari ku cyavu kategereje Yesu kari gatuye kurya nyuma twarahuraga tukayagana amaganya yacu tukavugana ubukene bwacu n'ibiki byose. Sanga karimo karoga amazi atagira isabune ndetse ugiye ati ngiye mu Kiyovu. None se ati hari umuntu twahurirwa amagana tugiye gutandukana nanjye nagiye ari umuntu njyanye seza arambwira ngo akunze ukuntu usenze ngo tuzahure ngo nzamusubire ngo musengere. Nibwo se n'Ikiyovu ati yambwiye yuko atuye hafi ya Beneri. Ni reka ni hari hatuye Kagame ni hari abaragukubitirayo. Ati rose ko ariko yambwiye ndabigenzane. Ati kandi ubu tumaze kuvugana ni narinje kukureba rero ninjye urabeho ndagenda ngeze imbere. Ati ariko ko waruje kundeba waje tugafatikanya n'ubundi tukajyana. Niho ya ni hari hajya abantu bambaye inkweto zombi ni kandi hajya abantu bambaye neza. Numva aranganjije ndahindukira turajyana tugere mu Kiyovu. Hageze kuri tuvugane ya telefone ahamagaye wa mukobwa ati yewe ati twageze hano kuri Beneri ati ngiye kohereza umuntu rero ati umuntu abarebi aramuzanye arahageze ati mwebwe bambwiye bati ati munkurikire turagiye tugeze aho ngaho mbona mpingutse aheza narabona urugo rwo mu Kiyovu hambere hamurarureba nuko wawundi ati ni karibu. Turinjiye numva kuko ntibaziranye aramubwiye ati nukuri ati cyaje warasenze ati numva ndishimye ati numva ndanezerewe ati rero ati nukuri nikaza ati uyu musore ati turaturanye ati ye ati murakira iki ati hano hari fata hari ji hari amata hari yawute hari amazi. Ageze ku mazi ntaragakubitwa n'inkuge nayango rero gahambirwa ati nuko hari icyayi ni yewe ugomba ndahagurutse cyane nuretse amazi n'ibindi byose bizane nta kibazo. Nuko abakozi bo mu rugo bati bati twasuye n'abasazi ba Nyabugogo. Numvaga ji n'amata na yawute byose nabishyira mu ndi cyarimwe umwanzi aragasonza. Nuko kakadamu gashyira mu bwenge
kazana ibintu by'ubwenge nyine bati uyu musore ragira urwenya ati ntumwishinge ati turinywera ka cyayi ariko nari mbivuje mbikomeje wa muntu rero azana teremusi ashyira aho ku meza umva agira iyerekwa abona turi inzahare azana bya bikombe bya parasitike binini atera urukombe rwa nido runini arushyira hariya rwose Imana izamumera umugisha azana isukari ashyira hariya Mana yanjye we ariko kandi nyiri aho ngaho ibintu byo kugusura ukazana ubuntu bw'ubuce bw'ubukombe ubuntu bw'ubuce bw'ubukombe buriya buntu n'ubuki mwamuzana mwagiye muzana ibikombe bigaragara badayimoni b'inyatsi mu izina rya Yesu mujye mushyira hari ibikombe bigaragara muzana isukari umuntu ashyiremo yongeze nkajya kubaza umuntu ngo shyiramo utuyiko tungahe urambaza gushyiramo tungahe shyiramo ikore nta diyabete ndwaye agirerekwa rwose agirerekwa ryiza ry'umutsi ibikombe binini bya parasitike n'ibiyiko binini bimwe binini apana bwa buntu bw'uyiko bw'umuntu so bumwe mugurira Kimironko wapi ashyira hari ibiyiko binini arangije telefone irasona asohoka ajya kuyitaba ati ni mwihe ati ni mwiserve ati nta kibazo nimugire ikibazo nye nuravuga neza murenza amaso ubwo mbafunguye ya nido ndabana na cya kiko kinini kitiyo mba nkubise ibiko 8 by'amata kize mu gikombe cya parasitike vuba vuba ibiyiko by'isukari 6 kizemo teremusi ya cya cyayi nisenkoroga vuba vuba kize ku munwa ni Yesu we ni mama w'Imana nkuniraho Yesu yibera mba ndahiye inkanga zose zihinduka amaraso naroshe nazi ko gishyushye ndashya sinabyitaho ni Yesu we ni mama w'Imana dereshaho Yesu yibereye Yesu azatugeraho ryari koko mba ndoshyeyo abaraje ati nimwiyongere ni ukuri uravuga neza akiraho mbashyizemo ibiyiko 4 by'isukari ubwo arimo arandeba noneho ati isukari yose ni yewe ntugire ikibazo ni kwa muganga bambwiye ko nta sukari ngira mu mubiri nibambwiye ko nta sukari ngira mu mubiri ati nushaka useka ariko nanyweye iryo bondo narigendeyeho ukwezi araturebye abona ni nk'abasazi bamusuye wa mudamu arasenza isengesho ryo kumusabira umugisha turasohotse turatashye ariko tugeze mu rugo rero mu bakire burya habamo ibintu byinshi ubudobo bwashizemo omo ubujekani bwashizemo amavuta ubujeruko inkweto zitarasaza neza urutagira urwarwo kamambiri zandagayaho ubusabune batarangije gukaraba neza kakadamu karatangira gasitara ku kadobo bati ko se umuntu wimaka kadobo bati sana hari ubudobo bwinshi bati we wakamba bati nibaguha umufuka ashizemo bati none se akagasabune se batagasabune kahe batakangaka bati nabakozi babutaye aho ngabo nta wakitwarira se akabashizemo runo rukweto se nirugiro rwarwo nukuvuga ngo Imana ikurinde ibimenyetso bimeze nk'ibisazi ashizemo akadobo ntazi niba bagasobamo ashizemo ati Etienne nukuri Yesu yagendanye natwe Yesu utudobo Yesu udusabune ati mbega Yesu ni umukozi w'umuhanga Yesu ni umukozi w'umuhanga agenda ashyira muri cya gifuka abakozi bo mu rugo bari mu kubwirana ati muze muri agafilime k'abasazi ba Nyabugogo badusuye na cya gikweto kitagira icyacara kijyanye umukobwa ariye mudamu arikoreye rwari urugo rw'ibirabyo rumwe rw'ibirabyo bari hari igihe cy'imvura rwaramezemo imboga ati izi mboga si inyuma y'igipangu bati izi mboga nyine abantu ntabwo tuzisoroma twebwe tugurira hariya mu mujyi ubusa nawe waca bugufi ngo azisoromere bati nta kibazo Etienne Yesu ni ukuri we mbega Yesu mbonye utuboga aratsindagira hejuru bwa busabune bw'ubuyuzi hejuru bwa bukweto undi ko ari mu kuvuga amagambo menshi ariko Yesu ni ukuri we Mana we maze Yesu akama umuceri wo kuzirisha we wa mukobwa ati yo ati muri stoke disi ni bakudahiri iryiburyo bati wowe ni ukuri kw'Imana ati Yesu yatsitiye urugendo rwacu twarusengera urejejwe arasoromye ati Imana impaye umuceri n'imboga maze Imana ikama n'udushyimbo we agenda asabiramo wa mukobwa ati ntibakudahiri twagiye umufuka urimo akayuzi k'isabune urukweto rumwe rutagira urwarwo akadobo akajerekani imboga z'inyabutongo ibiki ubwo muri batako se mama w'Imana ngo naho utakabije atushenguka inyuma we kwayimwe ibiko 8 by'amata tugenda inzira yose nukuvuga ngo Yesu
iyo filime yishyize ku isoko ntiyabona aho ashyira amafaranga. Tugeze kwa kagakecuru rero hashize nk'ukwezi ibyo bibaye, ndota inzozi. Mumvugire ngo amena. Mumvugire ngo amena cyane. Ndota inzozi mbona umuntu wambaye ibintu by'umweru. Nukuri ijambo ry'Imana avuga ngo ko nta jambo Imana yavuze ngo urihere. Nta jambo na rimwe ibintu mushumba tubwira ahangaha Imana imunyuzamo, bitegereze kuza nabwo bizaza. Nubwo byatinda bizagira bite kuza aho bizaza. Ndota umuntu yambaye ibintu by'umweru mu nzozi, amagara uruhande, amamagara kabiri, ati haguruka, ati cara urebe hari hakurya n'indahareba. Ati uhabonye iki? Ndahabona ikaho. Ati iruhande rw'izo kaho ndahabona abantu batatu. Ati ho hagati yikoreye iki? Ndabona ishinge murazizi zimwe zenga ibitoki. Ati harabuzi ni wa ntabonzi. Abigiza hino urumva ni mu nzozi, niyo no hagati haraho namubonye ni rimwe yashize nk'ukwezi. Uwandoteshaga arambwira ati uwo niwe mugore wawe muzabana hamwe na mwe ibiyuku 8 by'amata. Narose inzozi umuntu amagaze iruhande muri kagakeye kuri hahandi mu rugarama kwa kagakecuru. Igihe cyari kigeze Imana irasura nyine urumva zari inzozi. Nabonaga yambaye ibintu by'umweru. Arambwira ati reba hakurya ni ndahareba. Urahareba iki? Ni ndahareba ikaho. Iruhande rw'izo kaho hari iki? Ndahabona abantu batatu. Uwo hagati yikoreye iki? Ndabona yikoreye ishinge. Zo narazirebaga. Harabuzi ni wa ntabonzi. Abigiza hino kwa kundi kamera ishobora gukamera ituruna. Yewe ni nguyu wo hagati wikoreye ishinge, haraho namubonye rimwe. Wambwiraga arambwiraga ati uwo niwe mugore wawe muzabana, sanga ni hamwe na mwe ibiyuku 8 by'amata. By'amata n'isukari biko 6. Uko noneho ndakanguka nkangura kagakecuru nindavangiwe. Aturose ibikizi n'indosi zitasohora rwose. Ati nibikizi n'indosi nibi batubwo niba ari bya Yefu yavugaga uburimi. Ubwo niba ari Yefu bizasohora. Niba atari bya Yefu kandi bizaroreretse ntukunye kunesha umutwe. Kagatambika ibirenge kagenda twibaza ibyari byo. Buke nongera ndota zanzozi ntize mukecuru nizanzozi ko zagarutse. Ubwo nyine zisengeri bazimbwira ngo mikore hifi. Kavuga kagenda kajya gushaka ibirayi. Ngiye mu cyumba nk'iki umunyemana agira gutya yasaze, haraho ugera ukabona neza n'umwuka w'Imana agira ati ni kwa musore we. Ati n'ubwambere waje hano ni n'ubwambere. Ati nzozi warose nzi ko umuntu arota nyinshi. Ati nanzozi warose zirimo umuntu w'umukobwa ni narazirose. Atumva nkubwire gira vuba kuko marayika yaramanutse n'igiseke yamanukanye ibyawe. Gira vuba uzajye kumubwira iki Imana yakubwiye. Haleluya. Ndavuga ni ibi bintu nabyumviye no gupfa napfa. Uyu musore mbirotani twari turi kumwe, numva mbabwira niriniye mva nizisinzoza ahubwo n'ubuhanuzi. Naragiye na cya Igikabutura kirimo umuziki kigenda kimeze gitya. Narinzi ko nyizana ariko ntacyo nazanye. Imana yarambwiye ati umunsi uzagita uzambona. Yarambwiye ati umunsi uzatiyo kabutura nawe uzatakara. Iyi myaka yose ishize yo kabutura iracyahari. Hanyuma ndagiye no mu Kiyovu ndakanze kuri sone. Umukozi w'umukobwa araje, urashaka nde n'agasuzugura abona gari mayibobo ndashaka abahano. Ubundi nawe yari hafi aho ngaho ni nk'ibintu Imana iba yakoze. Ati wo ninde? Ati mwireke yinjire turebe mba ndinjiye. Ati ko nakumenye ninge wazanye na wa mama cyagiye hano. Ati se muraturanye? Turaturanye. Atevete ati mu ibyo kurya abona gari mayibobo. Hanyuma rero aba aragiye umukobwa. Amaze kugenda ashakiye ibyo ko araruye ashyize ku ntuza, ashyize ku iparato byose ibyari mu masafuriya, ibyaraye, ibyiriweho byose arakukumbye no ku iparato. Ati nyiza Imana ntabwo ndi bumene. Nuko aranzaniye no ku rubaraza. Ati toneza n'amazi ukarabe nintavuye mu rugo nakarabye. Neza iparato manda yejeje kandi ngo ndi umuntu ugiye kurambagiza. Nuko kuvuga birananira neza mba ndatashye
ndataha ndagenda avuga nti ntabwo nabivamo, niba ari ibyawe Yesu niwagize umwanya wo kusanga ni nawe uzamusange, niba ntabwo nabishobora. Ndataha neza, subiyeyo za nzozi ziragaruka, ni ibintu byagendaga vuba vuba, zirongera uko zaje mbere niko zagarutse. Nanone subirayo, ndavuga ngiye kumubwira ko namukunze, niba ari iby'Imana ntabyumve. Yararangije yerika, ari mu mazu ya musaza we mu Cyovu hariya, afite imodoka imutwara, ameze neza iminsi bita umva. Ndagiye igihe ngezeyo, akimbona amaso atevete ati wa muntu wawe yagarutse, areze ko ari mayibobo igira. Babampaye ibyo kurya, kuvuga ikinjanye birananira. Rimwe njya kurusengera ahantu ku mugabo itarugira amacuma Nweri, yabaye pasiteri yaturaha, yaratuye ahantu Muganza. Nawe aranyegera atumva wa musore bati ngiye kubivuga. Abantu bati se nimbaraguye mu cyaryo sambanyi, shaka umwatuza wamujyanye hanze. Ati hoya, ati byo mbonye ngiye kubivuga. Ati n'ubwa mbere uje hano, ni n'ubwa mbere. Atuvuga Imana imbwiye, irambwe ngo ni inkubaze ngo ko yagutumye kurambagiza, yagutumye kurya. Abagore n'abakobwa baraho bati kwe batuhanuzi hano. Ndavuga ni nareba neza n'Imana iranyica. Nukuri naragiye no mu Cyovu kwa mukobwa aho yabaga, Mana ya Isiraheli, nsanga arasohotse agiye ku kazi n'umushoferi ni nagushakaga. Aragaruka nituhagarare hariya, ati mbwira urabona ko imodoka yihuta. Ubwo yatangiye kubwira babakozi, yajyaga abwira ati muzanire icyo kurya, araze kuri mayibobo iteka ryose yiboneye icyanzu cy'ahantu agomba kujya arya buri munsi. Ati urashaka iki? Ni nyine ni nari naragize. Ati waragize iki? Ngira ndihuta, nakazi ko mu rugo se, ni iki urifuza iki? Ni hoya, ni nari nagize. Wari wagize ute? Nakazi k'ubuzamu ndugufasha iki? Ni hoya, ntabwo ari akazi k'ubuzamu nyine, nari nagize. Kubivuga birananira, mbwira Yesu nimanuka vuba vuba. Uri hehe? Nimanuka dore kuzakora ishyano. Agiye kubona ndahindutse, fashwe no kunigwa. Ati abona ni habaye ikibazo. Batubaye iki? Tugufasha iki? Ni nyine nari nagukunze. Wari wagize ute? Ati ya mukobwa ufungura porotayi sohoka. Ndavuga ni Imana yavuze. Bayikinga numva ari mu kuvuga ngo isuka n'agatebo, ngo umuntu uzajya gukingura musore bazambona. Ngenda umugenda nikorera amaboko, nariko se Mana ko bavuze ngo nta jambo nari muvuga ngo rihereye, bakabangiza isuka nk'agatebo nk'injangwe, nkuriya mukobwa nzahurira he nawe. Ariko Yesu wacu burya arashoboye. Haleluya! Twasomye ijambo rivuga ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yo se talabanini yasikabanga ya dobeni fire. Mana nishimwe hatika danzo menivo. Irindi jambo ryarambwiye ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma namwarwa mu maso yanjye hagakomera, hakamera nk'urutare tutarasinimbo, kuko Imana izadutabara. Ababyumvise nimunzamurire haleluya cyane. Imana ishimwe. The fire zomenigere datakita. Uyu mugabo twiringiye mu kuboko kwe harimo imbaraga zizura, harimo imbaraga zirema, harimo imbaraga zishobora byose, harimo imbaraga tanisiri benefo na shine men glorify, harimo imbaraga mu kuboko kwe. Haleluya! Mana nishimwe. Harangije harambwira ngo nisoke nigende, ndagenda. Imana irambwira ngo icyo yashakaga cyari cyo ngicyo. Hanyuma rero dufite Imana ifite imbaraga, iramusanga mu nzozi. Murabona inkangara arota ngo inkangara iri imbere y'igitanda cye, yitwa Kararisa. Hanyuma rero uwamubwiraga aramubwira ati Imana izi n'amazina yacu, iramuhamagara mu izina ati Kararisa. Nkuko murabona mbese umutemere umeze gutya, pfundura iyo nkangara mu nzozi. Arayipfundura agize gutya, arebye inkwi imbere abona ni kimwe umuziki wicaye Imana itapfundikira. Kirimo umuziki. Ni ikabutura Nambaraga bitaga Kirimo umuziki. Ntiwamenyaga niba ari ikanzu, ntiwamenyaga niba ari ijipo, aho najyaga niho yajyaga.
arapfundikira arangije aratokesha ahamagara abakobwa bashute bagenzi be biganye ati ni mu ntabara tubaye iki ati hano haje uruntu mwajya ndufasha nkajya muri mayibobo ati ku munsi wa nyuma arambwira ngo yarankunze ati none ati ndamwirukana ati none ndose ruje imbere y'igitanda cyanjye bafasha amasengesho y'iminsi 3 baratangiye baracyahanya bingi n'ibitega amahembe na gaho na mandwa twirukanye ibigendera mu nkangara umunsi wa mbere barasenga umunsi wa kabiri kandi ntabwo wacyaha imbaraga z'Imana ngo zicyahike niba hari ikimana yakubwiye gitegeze kizasohora byanze bikunze Mana nishimwe barangije harasenze umunsi wa kabiri harimo umunyempano impano ni nziza ava amatenge hari cyo mbonye tubonye iki ati umuntu uza kukureba ajya kuba inzobe ati none se iyaje uko aje azana imyenda yambare niyagarukana ati cyo ntacyo nababwiye ati ko nuko ameze ati none kwijwi rimbwiye ngo ni umugabo wawe bati mwizina rya Yesu ati papu katika jina la Yesu ati turacyaha umwuka abadayimoni no kuvangirwa yitwaga Nadeja ati ngewe rero amasengesho 3 kwiriza ibintu bitariho ntago nabishobora niba ryo ratiguye twiyakiriza mu mpereze nitahire niba ntacyo ndajya kurya iwanjye bati vangi gusohoka aragiye abasiga muri amasengesho ubwo basigaye ari 3 bari abakobwa 3 na wa wundi wa 4 barayashoje barigendeye yongera kurote amasengesho y'iminsi 3 ahubwo agarura yankangara vuba arongera arayirota none afata bamutemera aragukomeza uwamubwiraga ati uyu niwe mugabo wawe muzabana Afrika yose Aziya yose Iburayi nta wundi mugabo n'uyu nguyu uyu niwe muzabana ndabashimira Imana ubu niwe turi kumwe tubyaranye 3 nimuvuga ngo amina cyane we ubu niwe turi kumwe tubyaranye 3 kuko ari nta jambo Imana yavuze ngo rihere Imana nishimwe nuko umukobwa arashakishije yanditse aranyandikiye yagize gute subiyeyo ati mbwira amakuru yawe mubwira amateka yanjye kwa kundi nababwiye atutuye niraho nuye ndacumbitse mba ku gakecuru arambije ati hey afata umwanya wo kuzaza kudusura kwa kagakecuru mbwira kagakecuru mpamvu kuzaza kudusura ubwo hamwe twazirikaga ihene yitwa ngo muri saro mukecuru ashingwa inturubiko ashyizeho ivu rya muziko atsibanganye amaganga nuka ariko se bana ibi bintu ntibizasora naho kagakecuru FA umva rero niba Yesu wavuve ugaza bifura nyine niba atari byo kandi ugiye kuzakuriza kari karwa amavunja gatambitse ibirenge garki gakecuru twabanaga ati none rero wa mukobwa igihe kivuga gutyo arimo arayoboza ahubwo arahageze kandi mukecuru nibwo atangiye gushingura zanura uko nibiki byose ngo arimo nibura ngo apfe nabwo agasambi yaragiye kuhashyira nagasambi yari yatiye twumva umukobwa murebye ni mukecuru tere ngurarashe mba ndirukase urumva ko kazu cyari 9 kidutandukanye kagakecuru kararaga inyuma ya 9 nge nkarara imbere noneho ngewe ubwo mita ngi inyuma ya 9 ndahagarara njya kwihisha umukobwa kagakecuru kamuhikaze amwicaza ku gikopo cyane do niyo ntebe twari dufite magaze nk'urukiramende meze gutya natinye gusohoka ntundi ibintu nibyo ntundi Yesu abivugiraga iki umutima umeze nk'ijana umukobwa babonye byarambiranye ati abantu se bari hehe ati bari baryamye kandi ndahagaze meze nka sharafi kandi nirido yaranagaragaraga yarandebaga andeba wese uko mpagaze ubu hari igihe dushwana akabinyuriramo nuko batatse ndamana agenda inyuma y'irido arimo arandeba wese ko nzenguruka sha niba hari icyo Imana yakubwiye itegereze ndasohotse ndicaye igihe twicaye hejuru hakubise umufundi wari hejuru yako kazu karavaga cyane mukecuru yarambwe ngo zamukubitira agasumari hariya iyo nzu rero ntiyagomberaga urwego wageraga gutyo ukabuhagaze hejuru y'inzu twumva yagezeyo amanukana na ryabati n'imbere wa mukobwa ngo payi kubita hasi ubwo aramuguye hejuru n'Imana yahabaye ndavuga nti ibi bintu bizasohora ibi bintu ni by'Imana ibi bintu no kugira ngo Imana inyineho filime
minota 30 umukecuru ati bwira wa mushyitsi aze muri iki ese watetse iki njya kureba tumubwire aze muri iki ngiye kureba sanga ni kawunga ishinyitse wakataga ukumva ni inzembe y'ibiheri 18 nomero 18 imboga ari nyabutongo rumwe ruri hariya rundi ruri hariya n'Imana yavuye mu rugo yari ntabwo yabirya ni umwana w'umubaki mubwire yazarye kweko tubirya nitwavukiye 9 mubwire azabirye yumve nawe kaka wa mukobwa araza akoramo nyine hanyuma rero nka gatatu ati murakoze arasezera arataha imbega ibintu n'ibisohora hanyuma kuva twamenyana ntiyigeze angurira kenda kuva twamenyana nta telefone uriya muntu wicaye hariya ni inshuti ye ndakuvuze wivuga ngo nyigire gutya haguruka bakurebe ni inshuti ya madamu haguruka uriya muntu ni inshuti aramuzi ubwo ndabivuga azamubaza nawe kugira ngo bibe byari byo koko nta gatelefoni nta gaki ni umusore twari duturanye niwe yahamagaraga nako ati mbwira wa muntu uko mushaka wa musore akaza ati shere waragushaka ndayo maze kujyayo arambwira ati ese mu rugo ni hariya ni hariya hajya arambwira ngo umukecuru bana ni ndangije nese niko nge nakubwiye ibyanjye byose n'umuryango nkomokamo n'iki ni wowe niko utambwiye niteka ryose ni ntabwo mbizi arambwira ati yewe ati nanjye rero ati urumva ni umucikacumu wa jenoside ati urumva ati nige wasigaye ati na musaza wanjye nise ko ntaramubona igihe twabaniye twamenyaniye ati musaza wanjye niwe mukuru ntawe ubi n'aha ngaha aba muri Amerika akora muri banki mondiyali ubwo murahita mwibuka bwa buhanuzi buvuga ngo ubutabazi bwawe buri hehe buri muri Amerika ntabwo buri mu Rwanda hariho abantu berekwa umukobwa ataza rimwe kudusura musaza wanjye ataza rimwe kusura n'indi famiye ati buri mwaka mu kwa 7 aza kudusura ni yesi umukobwa tuba turerekanwe mu itorero rya Dutere abarokore bawe urabazi korode muze muri shitani na marayika ku ruhimbi ubwo shitani ni ngewe marayika ni wa mukobwa kubera cya gikabutura ni nambaye n'igihe baradufotoye baracicikanye bashyize ku barabiposti ariko mbibutsa ko Imana yita ku cyo yivugiye itita ku byo abantu bavuga ntabwo nta mwanya Imana ifite wo kwita ku byo abantu bakuvugaho ifite umwanya wo gukurikirana ijambo yivugiye ku buzima bwawe ikurikiranye ibyo bavuga warenga uwo mutaro turagiye musaza w'abaraje n'umugore n'abana niho bavukiye ni umuntu wahoze ari degiteri wa Beneri akoze ikizami ngo wari ugitsinda ari umuhanga cyane agenda muri mondiyali gutyo umukobwa ati papa Gabi ati mfite fiance ati mama Gabi mfite fiance ati ati byiza ati ko dufite igihe gituye wamuzanye tukamureba umukobwa numyeho nta gapantaro nta gakindi cya gikabutura ukurikirana ubuhamya neza mbabwira uburyo Imana itagihera kuri santima zawe itagihera kuri nyoko wanyu na nyogosenge itagihera ku byo wishingikirijeho habe diporome habe inshuti abavandimwe iyo iza gutya kidaturwa irahatuza hatari inzira ikayirema ni Imana yashakiye inzira Abisiraheli batambuka humutse ngendanya iyo mageze bati tubwiza ukuri ndabivuga nabo bari mu kubireba aho bari muri Amerika ndagiye sanga musaza we ntawe uhari abo bantu rero muramu wanjye Nyarutarama niho baruhukira aho ngaho bahafite etaje ndagiye wa muramukazi we ati akindiye bagutya ndi kumwe na muramukazi we karibu Batistari ko namumenye umuzanye niwe fiance nababwe niwe fiance bitwa nde Musafiri Etienne kuvuga birananira kubera ukuntu yahise ndebana agasuzuguro umunyamerika wawe ntiyaripfana abakubise igitweye gipima nk'ibiro 5 niwe witwa nde Musafiri
Musafiri Etienne ngo kwa umusatsi ugera ahangaha ahamagaye Murakoze we karari ngo nkubwire bahagara nko muri saramanje basiga muri sara aho ngaho mbwiza ukuri urimo uravuga ngo iki nyine niwe fiance oya nawe uri muri ivugira no mwinjiranye se gufunguza ndakubwiye ngo niwe fiance nuje kwereka musaza wawe abantu mwiganye muri Erika ababuze nicyo cyatumye tutajyana muri Amerika ukavuga ngo ntabwo ushaka kujyana natwe urasigaye wagira ngo uzerekane ikintu musaza wawe gutya atereka bivuga byinshi twarakundanye niwe mu mwimwe none se kundi nta kumaze igihe kingana ati imyaka 2 uze kutamugure n'utwenda kwambaye ikintu cy'igikabutura nk'umusazi uje kumwereka musaza wawe nk'umusazi kugira ngo bicure iki ati ni kuri akunda kwiyambarira none se bara ni muzima nta kabazo afite mu mutwe undi atiri muzima ati musaza wawe ntabyemera niwe Murakoze wanjye ufite uziko ntacyo dupfa nzagushyingira ariko ndabona ari umusazi baragaruka kandi bavugaga numva nabuze aho pfumira ngo sohoke niruke musaza barinjiye icyubahiro cyinshi n'amakote ibyongereza namusikiwe habari muka byaramwe mbona naraye muramukowe wa mugore wa musaza we aho yicaye mu ntebe yatangiye guseka musaza wakinjira ari muri musaza we umugabo we ati siri mu mu magabe naje tangiye gupfuna nk'inama nk'icyangwa inzoka yishe uri mu biki ntacyo ashuje musikiwe ati karari amakuru ati meza amasaka areze mu Rwanda batareza ati umushyitsi ko namumenye ati numwe nababwiraga nyine fiance okay abagabo rero nubwo bagira ariko bahezayo ntiberekane nk'abagore ariko wa mugore aho yicaye umugore ari muri undati ntundushibwira ngo nikunyare kwa muganga uri muraseka ibiki oya ntacyo witwa nde Musafiri Etienne wa mugore ngo kwe babakiriye niyo tubacyagera kuzimanira iki fata umwiyihe orange barakazana gakonje nashyize ku munwa agacupa kananira kuvanayo ngo hubu kaba karashize wa mugore aho yicaye arimo arapfuna nk'inama batiri muzanira kandi bazana ka kabiri nibyavuzwe n'Imana nibishaka bipfe ariko nanyweye pamba ndagahogoje bazaniye gatatu mbashyize ku munwa bazaniye akane nanyweye fate 6 wa mugore aseka sohoka ahamagaye Murakoze bati nakwiye ko umuntu ari umusazi umuntu anywa fate 6 yaje kurambagiza tibura 6 ati se mwe Kararisa we mwana w'ama uriya musaza wabibonye ati none sege mwamenyaniye kuki utamuhangwa rya hake 6 rwose 6 madamu yo twakundi ngo nazibana zitaye kumana amahembe hari gihe akanagiramo ese zafata 6 ziramaze nushingaho niba narazinywe naramaze musaza waradufotoye pya ndasezeye ndataye bakije indege yose muri Amerika ngeze kwa kagakecuru ese muhuko nde usa nk'utwita ibiyaga ni nanyweye fate 6 ati mu izina rya Yesu reka nawe uzabyicira nibishaka bizapfe naze nkwiye haciyeho ukwezi umugabo amagara mushiki we ati uwo musore ni nyine nta telefone ni nayo ese nkubaze Kararisa umuntu utagurira imyenda utagurira telefone muvugana gute ngiye ko mushaka ati ndagira ngo umutumeho tuzavugane kuri iyo telefone yawe hari byo shaka kumubwira ni karabaye nagiye kuma gasopo kagakecuru ati pfukama ngusengere ndapfukamye ubwo kagakecuru karatangira uri Imana ishobora byose uko hagendanye na mofe ni mose ugenda na Etienne umusigo bwiza n'icyubahiro mana Efiraheli uriya mugabo ugiye kuvugana nawe ntazanemo ibindi bintu urakoze kubyumvise amen ndahaguruka ndagenda ubwo mwumvise ubufasha Imana avuga kuri uwo mukecuru azafasha ni ukuba hafi y'Imana no kusengera ko ari wari ufite urufunguzo rw'imigisha yanjye mujye mukurikira neza ndagiye no kwa wa mukobwa mu Kiyovu abarahamagaye ati iyo niza kumwitaba nanjye agiye ambwira nabi ibyo akubaza umusubizi uwo ni mushikiwe none se narambaza iki telefone gifatanye arambwira ati mwitabe abagiye mu cyumba asize muri saro ndatangiye nti naro ni Munyaneza Olivier New York hari ndashaka kugira ngo tuganire musaza wa mukobwa nyine
bahura Nyarutarama. Ye uwo mukobwa ngo uri fiance we? None ufite inzu? Oya nayo ufite. Uzaba he? Tuzakodesha. Ubukwe ni ryari? 23 z'ukwezi kwa karindwi. Ntabyo nigeze mvuga na wa mukobwa, sinzi nimba zari ku wa kane, sinzi nimba zari ku wa kabiri, nkubise ibintu aho ngaho. Ariko umukobwa nawe ari hafi inyuma y'urugi, arimo arumva kugira ngo agire ibyo aza kubibura. 23 z'ukwezi kwa karindwi. None ko turi mu kwa gatanu kandi kuba mutatubwiraga, tukaba tutarafata umwanzuro neza. Aho niho naboneye Yesu w'i Nazareti, aho niho naboneye Imana ya Isiraheli, aho niho naboneye umwami wanjye n'imbaraga z'uko zingana, kurya yakuye ba bagabo mu rwobo rw'intare, niho namubonye. Numva aravuze ati bo, ati noneho ati mfite ibipangu byinshi mu Rwanda, ati nta mpamvu yo kujya gukodesha, uri mushiki wanjye nguhaye igipangu kimwe uzakibanemo n'umugore wawe. Numva umusatsi uvuye hano ugiye mu mugongo. Ati muziyakiriraho ubukwe, ni kuri paruwasi. Paruwasi ni iki? Ni n'urusengero. Ati rurimo amakaro, ni rurimo sima. Ati bo, ati mubwire agenda gufashe mushake hoteli, hanyuma rero ngiye kureza amafaranga muzayirihe, numva nta kindi. Kandi ubwire famiye yawe ituze, ibijyanye n'ubukwe birandeba, imodoka zatwara abantu, ibizakira abantu byose birandeba, utuze mutuze. Ni ati ngaho usezere kuri fiance wawe. Ni yego. Umugo abarakubye, umukobwa barasohotse, ariko kubera igipangu mba ndasaze, sindanakibona. Kubera amafaranga agiye kureza ya hoteli mba ndasaze neza, ibirenge biri mu gacu. Bati none se ko mvise wamubeshye? Ni woya, nakira telefone yawe, nubwo rero ntituzavugana ngaru. Nituzavugana ngarutse, mba ndirukasa amaguru nyabanginga ati ni numerekeze, nituzavugana ngarutse. Mba ndagiye, asigara ahagaze atya. Kirimo karakura amatike mu rutoki, mpagaze uruhande rwako. Atwaye iki? Ati mu izina rya Yesu ubaye iki? Ni nyine ni igipangu na hoteli. Niki? Hoteli n'igipangu. Hoteli igipangu hoteli. Ati ubaye iki muhu? Ni nyine ni igipangu na hoteli. Hoteli igipangu. Ati mu izina rya Yesu uvanye ibiki kwa fiance wawe? Ni nyine hoteli n'igipangu. Hoteli igipangu. Hoteli n'igipangu. Igipangu. Mukecuru asiga aho ngaho, atabazimu bashye ntibankurikirane. Asize aho ngaho, aragiye abwira abana batetse narasaze. Atasaza ateze atari mu murima hepfo. Abana be baraza bati ubu ni ibiki? Ni igipangu na hoteli. Biba birasazije. Bigenze gutyo, hanyuma mba nagize gute? Abayohereje amafaranga. Dushatse hoteli hariya mu Kiyovu. Yohereje amadolari, turavunjishije ahora n'amanyarwanda 1.5 million. Mbwira wa mukobwa ni rero nidushake ni sare y'ahantu nihagaze nka 200. Arambwira atabona abazimu. Ati turashaka ha miliyoni. Abaragiye ararishye. Resara yima. Ati 500 bijyana ugikenure na wa mukecuru. Niho yani mbyikenura gute se kandi ifite ubukwe? Ni pasiteri cyangwa itorero nirimbaza icyo baheraho? Ninzababwira ko ufite 500. Ati ndiko ndaguye kureba. Wowe jyana na wa mukecuru niba ari ku isoko, niba ari ibiki mugende mwikenure, niba ari imyenda mugura, niba ari iki mugende muyikenuze beza. Ni amafaranga nyazana gutya agishyira ku kameza. Mukecuru yari yarigeze yarota ati ko mbonye amafaranga hano ku kameza azavuye. Kera nyihagera ntizimbizi. Izaba 500 nzishyira hariya ku kameza kari gafite amaguru 3 kugira ngo gahagarare wegereza akakazu. Umukecuru arayareba ati nta mafaranga ni tuba turayabyiniye. Ahagarara hakurya y'akameza, amagara hakuno yako. Turatangiye dufite amafaranga ahubwo bana no kuyatwambura n'Yesu wahabaye. Twagiye Nyamirambo tujyanye amafaranga tujya guhaha. Twaguze 8 by'inyama twabiri umunsi umwe. Zina rya Yesu. Twazitangiye saa 4 z'igitogota.
abana bicara inyuma y'amashyiga, nanjye na wa mukecuru twicara imbere, umwana wese n'isahane ye, uko bitogose ushyiraho kugira ngo wumve ugakurura, kumva ntizirashya ugasubizamo, uko ukurura uhuta n'isosi. Tugeza saa 12 isafuriya iduhamagara, igihe tugiye kuryama twesitara bafure, mukecuru haryamye ati bo, aho ndyamye ati bu babu babu, ati nimubyuke tugendagende turapfuye. Tugera hanze uko umuntu atambuka ari muri bo bubo, ni Yesu wahabaye, atahaba tuba twarapfuye. Reba inda itari iherutse kurya ibintu, uko waryaga inyama ukahutaho urusosi, turagiye turabyimba turapfa. Ni Yesu wagira ngo asohoze isezerano. Byari byarangiye, umukecuru ati twimenaho amazi, ibiranga bibyusa, ati tujye hanze dufata akayaga, duca mu rutoki, tugenda turi muri bo 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 bo, tuti Yesu we batitabara turapfuye. Tugize amahirwe tubona burakeye, aho naho nahabonye Imana. Hanyuma rero ibyo birarangira, hanyuma njya gutumira data wambyaye, agira ngo nugupfundikanya, ati mvira ahangaha. Njya gutumira mama, ati mvira ahangaha. Imana irambwira ati ubonye baguhakaniye, ariko bose nta n'umwe uzasigara atahagaze imbere yawe. Imana yo mu ijuru, abanyarugarama babandi bose baza kumenya amakuru, induru ziravuga bati karabaye, baramenya neza neza ubukwe bugeze ku ntuza ku iherezo. Muramu wanjye baraje, amaze kuza tujya mu rukiko, babadiyakoni babandi bose baba barambonye, babonye, bamenya uburyo, bamenya umurongo, bamenya amakuru. Umwe aratangira ati yo dasira we, ati ndebera we, ati Kareme urabona amagazi cyangwa ndicaye? Ndati simbizi. Ati ibintu bibaye kuri Kirimo umuziki n'ibiki twumvise we, Kirimo umuziki n'ibiki? Ni nuko mwabyumvise. None se abantu bazakora kuri table d'honneur ntiwanyirangara bizabihari? Ndatangira ndabigendera hakiri kare, mbyina mbere y'umuziki. Imana inkorera ubukwe, muramu wanjye araza, imodoka ziratonda uko umuhanuzi yavuze, ya mbere ari hano, indi iri hara ku Giporoso. Inkorera ubukwe yica umwaku n'ibisekuru, bavuga ababyeyi b'umusore k'agakecuru kakaba ariko gahaguruka, induru ziravuga, mama wambyaye na papa bakajya bagira batya. Agakecuru neza kambaye intuza, navuze ishakoshi hafi aho ngaho ifite imishumi imereze ishakoshi. Kagakecuru niko kari kabaye mama. Ijambo ry'Imana avuga ngo bazabagarukira ntimuzabagarukira. Ishakoshi kayifite gatya, imikenyero kayiteruye gatya. Bati yuriya turukuri ko Imana ngiye ntabwo nigeze nkuvuga shwi, ntabwo nakuvuze, naho ninyenye narakuvuze, ntabwo twatuzi ko Imana izakora ibi bintu, utubabarire. Ubukwe se burabera he? Hanyuma gusa no gukwa ni mu Kiyovu cy'abakiri, hanyuma gusezana imbere y'Imana ni Beteli ku rusengero, hanyuma reception irabera hoteli Sano. Imikenyero ayiteruye gutya, rose irabera hoteli Sano. Imana idukorera ubukwe, baradutwikurura neza. Njya mu gipangu cyanjye kiri hano Indera, ubu ntabwo ariho nyiri yego, ariko kirahanga Indera, igipangu cya porotaye 3. Muramu wanjye arambwira ati izi porotaye 2 uzajya uzikodesha, muzajya baba muri iriya. Hanyuma rero urugo rwiza ruhije. Imana ibinkoreye ubukwe, inyicira umuzimu n'umuki byose, nuko wa mudamu muramu wa mugura muramu wanjye, ariko se karari uyu mugabo azacya, nuko atuzavukurikirana cyane umwiteho turebe ko yaza. Hanyuma ngeze muri rwa rugo mbwira Shirmiyoni, nabona ntazahaga. Ati kandi ibyo kurya biha nibimbwira ngo birahari, ndashaka kubona mbirye. Nukuvuga ngo saa 12 nararyaga, saa moya nkarya, saa 2 nkarya, saa 3 nkarya, saa 4 nkarya. Madama ati mu izina rya Yesu ndarya we, ndarya mbara mesheke, ndarya kugeza aho murabona ko nahaze. Murabona ko Imana yangiriye neza, murabibona. Abazimu barapfuye neza neza, Imana ingirira neza. Nkava muri dusha n'utuzi dushyushye, reka nkava mu tuzi dushyushye, ku meza hari agatoki, umureti, ishyushyu. Umudamu aranyondora, Imana irangaburira kugeza aho sigaye ndeba ibiryo nkagira ngo nsinzi ibyo ari byo. Imana ingirira neza, ntangira nishyuza ya mazu ya muramu wanjye, ndatangiranira mu bapangayi. Ko mutishyura ko mutishyura se tafari nashyizeho, bagatangira batihangane tuzashyira kuri konti. Mujye mugerageza mwishyure vuba. Nabonye Imana ngiye ku
kubona nimumvugira ngo amina. Nabonye Imana Imana igirira neza. Muramwanya akajya amamagara tukavugana ni amahoro. Rimwe baje basanga nuko tujya kubakira ku kibuga cy'indege, umugore wa muramu wanjye abonye urukweto, abonye inuza kositimu, dore ko byose muramu wanjye yabikoraga aho ngaho hanze, abonye isura aranyitegereza ahamagara Murakoze ati kanari atigera hino ati yawe ari wa mugabo ati ni wenyine. None se harya ngo mufite Imana ngo iyivuga tuti wasi ukuvuga gusera nakura ati rose yabaye iki kwagira ngo yisiga amata kiyusubuki ati kwagira ngo niwe ukora muri banki mondiale. Neza Imana iranzura igirira neza. Komera Imana amashyi. Soza Imana igirira neza. Hanyuma Imana irambwira ngo nzagukurikirana pe birinda birangira. Irambwira ati nakubwiye ko uzajya unahembwa udakora. Icyo nakira kivuga ngira ngo ni yantuza ni cya gipangu cya muramu wanjye yayandi kuko cyambaga 80 imiryango n'itandatu ni Imana yavugaga. Irambwira ati hoya ntabwo ari byo. Ibyo nabyo byaje gusohora ariko nzabivuga mu gice cya kabiri cy'Ubuhamya gisigaye neza kuko ariho bijyana. Ubu tuvugana mpembwa 3,600,000. Buri mwaka nemerewe 3,600,000. Namatsiko ufite kuzumva aho ayo mafaranga apfa. Hanyuma rero n'ahantu nyine kontra y'aho hantu nishira tuzongera dukora iti. Ni ukuvuga ngo nta n'ikintu gishobora kwisesa. Imana irahari cyangwa ntayihari? Ndashoje. Haleluya. Nuye hari ikavuga aho nuye ni ukuri rwose pe uyarahazi. Wavana bimwe tukabanza kwinjira. Yarahabaye rero, Imana yahabaye, Imana yagize neza ikazura Kirimo umuziki ikantabara. Ibyawe si byizabura, ibyawe si byo bizayinanira. Mbere Imana amashiwani muvugira ngo amena cyane. Imana nishimwe. Zaburi ya mbere.